Ikinamico. Shuti bakunzi b'ikinamico namwe muteze amatwi radiyo Rwanda mwiriweho. Uyu mugoroba itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Bihibindi wanditswe na Nitanga Jean Paul unonosorwa n'itorero Indamutsa. Baca umugani ngo udahinganye inzara ntayishira. Mu isi tubayemo kugera ku ntego bidusaba kwizirika umukanda tugakora tutikoresheje. Mu gihe rero wanze gukora ntukwiye kuyoboka inzira yo gusarura aho utabibye ngo ukoreshe uburiganya no guhemuka wibeshya ko mu gihe muzakuramo igihembo. Niba warayobotse inzira y'ubutekamutwe n'uburiganya wiringiye ubwenge bw'inda, ndakwibutsa ko bwira havaho umwe. Ibihe bizaha ibindi abo wahemukiye bakubona urwaho baguhane bihanukiriye. Nimukurikira umukino. Bevenera ndakumvaye isuka yanjye wayishyize hera enda hano yewe undebera isuka yanjye mbe ngiye dore harakeye yewe niba ari amajagura yawe niyo ndimo gucukurisha ifumbire tugiye kumanukana gira vuba ariko ndarangije da ahubwo ndafasha tuyipakire mu mifuka tuyimanukane ngwino hano ahubwo se niko ego izi nka zabira nk'izidaheruka kurya ndazisiga nta twatsi ntibyashoboka ntacyo nzihaye rwose ntabwo byakunda twasanga zaturutse ikiraro zikangabaza imyaka ya rubanda yewe ndabona ugomba kubanza kuzishakira utwo kuzikinga mu maso da naho ubundi rwose nka kibambaye ntiwayisanga mu kiraro ariko harya ubu ngo Selemani ntiyabyuka akajya kwahirira izi nka ntabwo tukajya guhinga umubyizi wa kare aha mbeswa mama we kabiri kangahe se ubona uwo munyamashuri wawe yikorera ubwatsi bw'inkara mashuri seki uwanze kwigisha ngo atiyandurisha ingwa yashyira ikiba cy'ubwatsi ku mutwe ariko urabizi Venera ibintu ndabirambiwe ibintu bigomba guhinduka Selemani agafata isuka agatangira kudufasha imirimo niko bimeze rwose ibyo kundatira ngo yize amashuri atagira icyo yinjiza hano ibyo ntacyo bivuze mu maso yanjye yewe rugaju urumva imyaka amaze tuvunikira hagije hasoni ahubwo reka nzajye kumubyutsa ajye kwahiririza inka aha singaho nibereye ra yewe nakwitabura bugira imana ahubwo urashaka ko mwongera kubyukira mu ntambara nk'iyo mwarayemo ahase ni mu rugo rwanyu hari umunsi atakubwira ko umutwe we waremewe gutekereza utaremewe kwikorera atekereza si biki ntazajye kwahiririza inka di arangataho kwikorera igisunzu no gutereka inzara se ibyo nicyo bimuhesha umutima ndabambabona niko sha Selemani niko Selemani ariko noneho yagiye jyana umugondora jusira ariko Selemani uko kugihorerwa ntunyumva bimeze bite kubyutsa usakuza mva mbese giye nsakuza ariko ubu nimba munyumvira ra yo kujya kwahirira inka sha ubone ko byo kunihira mu buriri gusa nk'umudihidi ngo mbyuke ngeye urasubirishemo se ntabwo wumvise ibyo nakubwiye oya nsubiramo numve ndakubwiye ngo byo kujye kwahirira inka zanjye uranyumva ariko ndavuga kandi kuko ntabwo njya guhinga utaragenda ntabwo ndimo kubyumva noneho ubyutse unywa ibiki koko kamwe bahimba n'abase hasoni ibintu bikongoje kubyutsa uza kundaburiza unkura mu gatotsi k'igitondo ni ibiki izo waraye usinze ntiziragushiramo umva mbese kamwe nzobya oya nsubize barasinze sizo wanguriye wambura mikoro none se wagiye usindira hirya ntubyuke uza kunsindira gasina umuruho wajije utazagira icyo yimarira buto karagira ngo yuko ibyo ngibyo kwirwa wihotagura ngo mburisi nta kintu bimbwiye nta namba kujya kwahira inka zanjye mama horo yewe ubone kwigondora mu buriri nkaho ufite ubumuga ariko cyegera gusa wagira hagira n'ingiga y'igiti ariko waje tukigendera kareka kugutesha umwana si ibyo rata mama uyu musaza arashaka urebe ko akazi uyu muhungu wawe ashoboye arako kurya no kuryamba arakarya umuriro hasoni ariko se ubu ntunyumvira iby'uyu musaza babyukiyemo koko mama niko utabyuka nyitiranya n'abashumba
akamuza gusinzira. urasinzira se usinzira n'ibiki kandi inka zanjye zishonje. jya kuzahirira. ubundi sigiye waryamiye hari icyo winjije hano kwa Rugaju. ariko ye ubwo rero warayibirukanye umushumba wawe uzi ko Selemani nzajya kwahirira inka zawe. bitegereza uzabibona. yewe wanyibeshyeho rwose. ndavuze ngo vana umurengwe mu gitanda niyo matoro ntayo waguze sha urumva byuko ujye kwahirira inka zanjye. ariko muzehe kabiri kangahe ubona ngewe Selemani nikorera ubwatsi bwe gakorerwa amabuye. ndakubwiye ngo byuka kwaza amezi asa n'ayo mashuka. ndeta n'ayo mashuka kuko kiba kiri kwihutagura mu buriri. ariko muzehe ariko wabyutse uburyo umva byuka ibyo kwirirwa mu buriri simbishaka. ariko aho niwibeshye ko ari wowe yaguze sha. umva nakubwiye ngo mpereze amashuka yanjye se nyine uratinyuka ukanyorosora wowe. mpereze amashuka yanjye se nyine tudapfuza. uryamye bikeri igerayo muzehe igerayo kandi amashuka yawe se arayo waguze wanjije. umurimo ni uwa kare. byuka n'amatora mpite nyibika. umva tuza n'amatora ugire gute. byuka amatora nyibiki ko ntabwo ngera kwirara. wasaza ahari uzajya urara kuri sima gasari byasenye amadari. wanyoye yasinze gasari byasenye amadari ziracyamurimo. urumva soni umva kuva uyu munsi umenya ko ntazongera kujya guhinga ngusize mu nzu yanjye uryama bwangitse gusa. uranyumva ugomba gutangira gufata isuku ugahangana n'imishike ngewe Selemani kandi ugahingurana ikiba cy'ubwatsi bw'inka cyangwa se uruba rw'inka. bitegereza uzabibona. wagera hano kandi ukajya no kuzivomera. wagera hano ukazajya no kuzivomera ariko yego nyine kandi iriya fumbire iri hanze hari umenye ko ni wowe itegereje. ugomba kuyitunda ukageza muri ariya masinde turi kurima. uko bimeze. yewe umusa urasekeje umusa. ndabonye umupfakazi utarushye kabisa. niko se muzehe ninde wakubeshye ko mu byo nize muri kaminuza harimo guhinga imishike n'ibyo bintu y'amaso byose umaze kuvuga. umva reka nkubwire muzehe utega amatwi wumve ngiye Selemani umuhungu wawe bikubwire nge nize tekinoloji. urumva muzehe uranyumva sinize gukora igipagasi. ndakumvire mu rya bihata mva mubwire ibyo bya tekinoloji umbwira bitagira nicyo byinjiza mu rugo rwanjye hano kwa Rugaju. urumva ibintu bimaze ni wowe uzabona ko nacyo byinjiza. tuza wumve niba udashaka gukora ibyo nkubwiye ugomba kumvira mu rugo. urumva ujye gutungwa n'ibyo bitakaragasi byawe urata ngo ni tekinoloji. niko bimeze kandi ariko aya mashuri urata kubona yakurumbiye wa mwana we ukaba udashaka kudufasha imirimo ngewe na so ubwo ubona amaherezo ari ayahe. mujye mubikorera imyaka 3 nishize ubyuka wicaye bugacya bukira nta kari mukora hano na gato. yigize iteramabuye n'ijana. abandi mungana ntibashinze ingo bamwe ntibabyaye kabiri abandi gatatu. nansokere mu rugo rero n'ubundi nta bagabo babiri mu rugo rumwe. ndavuze ngo nta bihanga bibiri mu nkono imwe. gira vuba kandi sohokera mu nzu y'inkinzi ariko mu byondo byawe utaza no kugenda ugatwiba. byondo yiyubakiye ariko nakoreka nkwereke nkwereke bino bikapu byawe wombi shyira hano. have muzehe have ibikapu byanjye ariko umusaza ntiyase nimusige gusa gasara ibikurya. asone ndekera ibikapu wa musaza umeze nk'uwataye umutwe kandi wasaze katakare muri mukazi nta soni. ngewe ntumutwe wataye umutwe wataye umutwe. uraritse amajosi mu buriri ngo ntiwagira icyo ukora. ibi bikapu byawe bisange hanze hariya. ariko ze kwisore nsokera mu nzu nkinge vuba ariko nakubwiye ngo mpereza ibikapu byanjye se nyine. mpereza zana hano ibyo bikapu. rekura kandi naguhutaza mu warekwe naguhutaza. urabona ukuntu ushaka kumenera kompiyuta. zana ariko zamara kompiyuta yanjye ushaka kwimena. rekura muzehe ariko Selemani icyo nashaka ni ukusohokera mu nzu. urumva inzu yanjye uyisohotsemo pfa mukavira mu rugo rero ugenda ujye kureba iyo ugwa ntuzangwe sinshaka kubona mu maso yanjye. nihe hazarya gakora ariko wenda numara kabiri utarya imiti yanjye uzaca akenge umenye icyo gukora. buretse sha umva reka nkubwire. buretse sha ariko guza ubwita sha ariko igihe nzagaruka ariko jya mu bahaso. umva ndagenda ariko igihe nzagarukira nzakwereka ko yimijwe n'ikaramu itagira mbururu. umve kandi ubimenye. yewe ndagushinyitse n'ubundi narakwibyariye. umva iyawe yaramburiye inshuro zitabarika wambwa we. ariko ubundi ko nzi ko nta mugabo ubyara imbwa ubwo niba ndi imbwa kandi ari wowe wambyaye ubwo wowe uri iki. rekera aho ngaho ugisimba ashaka narakubyaye wambwa wari wowe. reka mfate ikibano cyangize duhangane noneho. umva ndagenda kumenagura urwo rutwe urava hano utarebe yumva n'iyundi hamwe nze murahire se mugeshe wampaye inka sha urakabura inka ari wowe wagiriye ko gusaye.
yego mwana wandereye hari ku murenge urabwira koko urambonera di burya koko gakecuru gahaze gakina n'imyenge y'inzu niko muko ubwo uri mu bikima uzi ko haga nabi nyabo kubera icyo uvuze gutyo se mama umuntu w'inkuma abyuka asimbagurika nk'abana b'ibitambambuga koko amva mamara ubuze gukora siporo nibyo wita ibikorwa by'abana koko ibyo nta siporo irimo ubwo se wasanga usimbagurika n'ayo mabere abyinagira muri ako gapira mvaye maze nawe ngiye kujya nkukoresha ka siporo kugira ngo utazarwara rubaga impande ugasaza vuba ngewe mukangwije mwene ndebe yankabyuka nsimbagurika boshye umutavu haza umuhondo koko nyamara rero ka siporo ni ngombwa ku bantu nk'amwe batangiye gusaza kugira ngo murwanye indwara zituma musaza imburagihe yewe niba kwigasanura gutya aribyo bizatuma ntasaza nzagende nsaza ubwo urashaka gusaza ntukwetse umwuzukuru ariko se Kami karame uvuze iby'umwuzukuru uranyibutse urukije iki se mama niko uriya musore umaze iminsi asisimba hano mufitanye gahunda ki hano se ko haza abasore benshi ntamenya ari uwuhe uvuga kuko mama ndavuga umwana yaje hano ku mugoroba yewe ese mama uriya ni umucuti wanjye nyine biri aho ni umucuruzi ukomeye ufite iduka rikomeye cyane mu mujyi wimbwira byinshi ku mitungo afite yewe ndashaka kumenya niba hari gahunda mufitanye gahunda imeze ite se mama ndakeka ko ushobora kuba ushaka guhemukira Selemani mwana wa kandi rwose izo nkuru sinshaka no kuzumva uretse n'ubundi ko mbona ntazarinda igihe Selemani azavira muri buriya bushomeri bwamwiziritseho pe none ukaba ushaka kumubenguka mufatanya n'ubushomeri se muko ereka amaze gukura mama imyaka 30 mfite subuze ngomba rero gushaka umugabo nkabyara ngifite imbaraga zo kurera abana byibuza suri ushaka gusimbuza Selemani nawe yarizarangiza za kaminuza dekada uriya uretse ko yarahiriwe n'ubucuruzi rwose nta mashuri menshi afite buriya uko umubona yarangije amashuri abanza gusa cyakora azi gusoma no kwandika ariko nyine ifaranga ryararifite mama niko se muko ugiye kubenga umusore warangije za kaminuza umusimbuzi iyo nkandagira bitabo hanyuma se kuba umuntu atarize izo za kaminuza ni ikibazo simvuze ko kuba atarize kaminuza ari ikibazo kiri ku kuba umuntu utarize kaminuza yarongora umukobwa wize kaminuza ndetse ufite n'akazi muri banki ahubwo kuba umucuruzi ukomeye yashakana n'umukozi wa banki nge ndumva byaba ari amata by'amavuta ariko Kampire ko wize kaminuza ukabona ndusha ubwenge ubwo urumva urugo rw'intiti n'inkandagira bitabo ko rwashingwa rwagarara ibyumweru bingahe rutarahirimo kubera iki ariko wumva ko kubana n'umuntu utarize ari ikibazo icyangombwa si uko bashaka kubaka nanjye mbishaka ubwo so umuntu w'injishi numubwira ko ugiye mu mahugurwa y'ibyumweru 2 azabyemera ntazavuga ko ugiye mu bagabo erega bene abo bagabo bafuha kubi uko bazi ko hari abandi bagabo barusha ubwenge bashobora kubatwarira abagore ibyo byose rwose boss ko arabizi ntayobewe ko abantu bajya mu mahugurwa nta kibazo azabigiraho rero wa mugabo mutazavugana icyongereza nimuvugana igifaransa yewe akaba atazi n'igiswahili cya hano hirya mu bihugu duturanye koko urumva ari mugabo nyabaki ariko se zo ndi muvuga nizo zubaka urugo koko mama sinkwifuriza gushaka umugabo uvuga ururimi rumwe nka rusake cyangwa ruhaye buriya Selemani nubwo nta kazi arabona ashobora kuzabona akazi keza ku buryo ashobora guhembwa 2 agahita ashinga iryo duka iyo nkandagira bitabo yiratana no mudashaka kunyumva da none se uwo mugabo uzumva uvugana igifaransa n'ababosi wagakeka kurimo kumugambanira cyangwa gupanga gahunda zo kumuca inyuma simushaka ikindi kandi wibuka ko Selemani ari umwana w'inahangaha twese tuzi rwose sinshaka kuhemukira umuryango wa Rugasho ariko se ubu nicaye ngo ndindiriye Selemani utagira n'urwara rwo kwishima ngo azandongora umuntu wabo baraye birukanye mu nzu yabo akaba agiye kwangariyo za Kigali nta n'icyo agiye gukora urumva uwo ngo atagiye kuba inzererezi ariko ubundi ko ufite akazi ukaba umaze imyaka irenga 3 uhembwa amafaranga atari make warebye ukuganira na Selemani wenda ukamuguriza yo gukora ubukwe ariko ukabana n'uwo musanzwe mukundana koko uraseka iki se ariko se mama Selemani yaguhaye iki koko gituma wumva nkwiye no kumugura icyo akora uransekeje ntubuze byose njyewe Kampire ngo umpa amafaranga Selemani ngo akunda ndongore nyamara wayamuha ariko n'ikindi muze ibikishaka yazi ndashaka kukwimika nkakujyana ku rundi rwego uyu mugoroba rwose ndashaka kukuzamurira mu ntera mama yego nshuti nk'amaguru yayo ribuye
urashaka kugabira inka se shaka wanyu kandi oya ndiramugabira inka se urushinga nyinshi ahubwo wakagombye kungabira kuko ari wowe w'umworozi nyine ndabizi ko uri umucuruzi w'umworozi none niyo mpamvu ugirira yigenze ko ushaka kungabira indi nka ngagwiza nyinshi nyine kazamuka icyo nkajya ku kindi kigero nk'uko wabimbwiraga uretse kubona rwamagaye ngo ino nkagurire icupa rimwe abiri naguhamagaye ngo mugabire nk'iryo jambo nigeze ndivuga ariko nayo wigabiye nayishima da hari igihe rugaju rwa semugeshi sindimbwa rwose urabizi ugabiye nakura n'ubwatsi nkazana kwitura oya ariko rero wivaga amasaka n'amasaka winyitiranya na ba bagabo bamara gusenda bakagabiza badatuza oya utumaho ntabwo nigeze nkubwira ko nje kukugabira bakagabaga inka z'amahembe badafite ngo ni inka z'ibiti abo ngabo bose ntabagwimbiye pe ntabwiye ko ushaka kugurira izo nka niyo mpamvu rero nyine nshaka kukuzamura mu ntera ariko nkabikora nkoresheje icyo nakwemereye icyo wanyemereye mbese nyine ndashaka ko ziriya nzoga bari bagiye kuzana zindi z'urwagwa bazisubika tukanywa rufuro tukanywa rufuro urukwegamano tukarwihorera burya rero mubwire ikinywanyi wanjye ubundi umugabo ntacyo amaye rwose ugira ngo se byeri zirayerukaga mu bwaka ushize ku rwego rw'amasaka oya none reka nkora iki wongere gusoma ku rwa bitoki naziza nahita akasubira sinshobora ubasha ayo macupa abiri y'urwagwa subizayo byeri byera ndageze imitima n'imifuka sha burya wasangiye nawe cyangwa wasangiye nazo ntabwo yasangira n'abantu babo b'imburuburu gusa b'ingegera zaho ngaho uri umuntu w'umugabo utogerwa wundi urihagije reka n'uwo turi gusangira n'umugabo uriya reka nkubwire ni umuntu ukaze igihe cyane uruherutse gukora igikorwa cy'abagabo rwose numva ndakwemeye byikubakira umfasha tureka byera aho ngaho hasigira urufunguzo abagabo baganira turanifungurira reka ugenda utatwumva ubwo bari gushaka kumviriza turarareba uko areba twigarukire kuri ya nama yacu wa mugane w'abafaransa nyine navugaga cya gikorwa uherutse gukora cyo gufasha umuhungu wawe kwitekereza ngo agenda ajya kwishakira imibereho buriya cyankoze ku mutima cyane ni mama yamuntu ariko burya uzi ubwenge nkanjye rwose ibyo nicyo yavugaga ikagenzera rwose uriye igitangaza yewe ntarya wowe ikintu kidasanzwe nakoze cyatuma ugurira icupa nk'iri ngiri nisoma bake abandi bakarebesha ijisho gusa bakamira amaritiro buriya rero nubwo hari abantu bashobora kukunenga ngo wirukanye umwana njye narashishoje mbibonamo ubwenge bwinshi ariko ngenda uburiza ubwenge urumva ngenda ikaza ubwenge buriya rero ndararebye usanga nta mpamvu yo gukomeza kugaburira umuntu w'imburamikuru umuntu w'umugabo wiyemeje kurera amaboko agahora anyunyuza imitsi kandi aramuriye amashuri atagira ingano kugira ngo ndebe ko yazangiza amafaranga yose yashize imirimo yashize Selemani uriya utamufatira umwanzuro byari kuzamugora kuziyubakira nagombaga kumufatira nyine ariko ubwo yavuye ku isare ya se na nyina araje azunguza ubwenge mu minsi mike ndakubwiza ukuri azavamo umunyamugabo numvise ko abo yagurije amatike yababwiye ko agiye kugeza za Kigali asanga ntagera yaziyugura akenge agashaka icyo akora nibunanira kandi inzara izamwica nubwo ageze i Kigali amenya aho bukubiye oyi mwicite yageze i Kigali uwageze i Kigali wabyamaze guca uriya mujyi nta muntu wongeramo ngo abure icyo awukoramo da erega uriya mujyi ni isangano rya bose nayo mpamvu n'akazi katabura nawe rero azagera ejo buri gihe agashake mpaka akabonye yabona ko gukoropa ibipangu by'abakire
yabona gukurana izamu yakwikorera imizigo akaba karani gufu yewe i Kigali kwaba akazi n'ishyaro ryose hari n'abakoraga kugukura mu mihanda ko kabakiza ubwo se Selemani wanjye ku myaka ye 30 n'ingahe azabura icyo akora muri uwo mujyi koko ntakibura ate uruta u Rwanda rwose reka twihoreze jonama ariko wasize cyane utata barabwiye ngo Kigali barabwiye ngo Kigali ni umurwa munini cyane kuruta u Rwanda ari umurwa munini kuruta u Rwanda reka twihwerebye se muhire amafaranga njye agiye koko amafaranga nibagira hano ku buri niwe yatwaye reka abandi kuva bwacya sindanagira mu cyumba cyawe reka ubwo se bikaba bisobanuye ko Selemani wongeye kuntwarira amafaranga none se riba wayahasize nkaba ntayo ntigeze mbikurumva hari ahandi yaba yagiye ibyo rero nibyo ntashobora gukomeza kwihanganira sogokuru wandeze yantoje kutihanganira agasuzuguro Selemani wamuzanye nasanga njye nawe twibane neza mu mahoro niba udashoboye kumwirukana ngenda babisa musigarane muri iyi geto ubwo se urumva wansigana na Selemani ukaba utansize mu muriro utazima koko musigarane niko Selemani kubona atari umuntu uzamfasha kwishyura iyi nzu akaba atazahaha kandi ukaba uzi neza ko amafaranga nkora mu gucuruza inkweto adashobora kudutunga njye nayo ngo anishyure inzu urumva wansigana nawe ukaba utampimye ubwo rero niba udashaka ko ngenda ngo haye iminsi 2 ukaba wirukanye Selemani hano bitaba ibyo ngiye nkazenga utwanjye nkajya kubana n'abandi bashoferi bagenzi banyu none nta mpamvu yo kwivanga n'abize za kaminuza njye ntarangije na primaire icyakora nanjye Selemani ngeze ku buce nkubwiye amaze kundya mbeshya ngazanyishyura wakumira buri gitondo aranguza nkabura uko namuhakanira kuko nyine mba nacuruza inkweto amafaranga nyafite mu mufuka ubwo nkamuhereza akirirwa yiruka Kigali igicuku cyane nkumva jantura y'inzugi ngavuye guhiga none se ubwo buhigi bwe budacyura n'igiceri cy'ijana ni buhigi nyabaki nanjye byaranyobeye pe umutipe namurangiye akazi ko muri hoteli arakangasha ngo ntiyakora akazi ko muri hoteli kamuhemba ubusabusa ubwo se noneho ngo yakanze yitwaje iki ngo yanze ko abo biganye bajya basohokera muri hoteli bagasanga akora ako kazi k'ubuseriveri bakamuseka amaye none se muri twese hari ubayeho ko ashaka koko umuntu umaze imyaka inese mu bushomeri kuko mwikira iyi nefaguzwa akazi koko urumva nyine ngiyo myaka inese amaze mu bushomeri nihituma atapfa gukora akazi gaciriritse we ngo arashaka akazi azakora igihe gito kakamwinjiriza amafaranga angana nayo yakabaye yarinjije mu myaka inamaze mu bushomeri kandi rwose we ngo yiringiye ko ubwenge bwe buzakamuhesha ewe sha uzamubwira uti wiringira ijosi rikakubyarira umwingo ako kazi se yizeza nise uzakamuha ni nyina ni se wabo ni se wabo se cyangwa ni nyina wabo rwose hari n'undi mujama twiganye wamurangiye akazi mu kigakoramo arakanga ngo ntiyajye gukorana n'umuntu biganye ngo akora akazi gaciritse kandi uwo biganye akorera akayabo ngo yajya munsuzugura da ariko abantu mwize mubona mutageraho mukabenjeje kusha twebwe b'inkandagira bitabo umuntu yanga akazi nta kandi afite koko hakirwa bungera Kigali yayimajije amaguru yiruka mu byo ntazi njye narumiwe pe ngo natabona akazi kajyanye n'iby'ikoranabuhanga ngo ntazapfa kukemera icyakora ngo nabona akamuhemba kawe nibwo azapfa guhumiriza akagakora umuntu ufite perime yo gutwara imodoka nkaba naramuterete akazi ko gutwara imodoka ya boss wa kira kigo nkora makabyanga aragira ngo tubigenze gute yarabimbwiye rwose ngo warakamurangiye rwose ariko ngo ntiyakwemera gutwara umuntu banganye diplome ngo ajye mwita boss ngo iki gusa wenda ngo icyo cyo yakihanganira ariko ngo icyamuciye intege kurushaho nuko atari kwemera guhembwa amafaranga angana nayo uhembwa kandi ngo yararangije kaminuza utararangije na primaire ese burya yanze akazi k'ubushoferi yitwaje ko nanjye ariko nkora cyane rwose ngo ntiyaba yaraminuje ngo narangiza ahembwa amwe nayo umuntu utarize none ko arenga akaza kunyunyuza imitsi y'umuntu utarize akarenzaho no kunshunga ku jisho nafashe ikofi yanjye hasi akayisaka uretse gatoya aragira umwaka araza atazanye amafaranga yanjye yose ndimo noneho nabonye asigaye agendana n'abakomisiyoneri b'ibibanza n'amazu mureka arambona ubanza ariko kazagiye kujya akora icyo nkubwiye cyo naramuka aje Tanzania amafaranga yose ndimo ndamuniga ndamurereka ariko azanye urufuzi andusha amashuri ko ntandusha imbaraga ese wowe urinde ukomanga wenda kuduturaho urugi ni ngewe man ni mu nyingure rwose nsubiza ibibazo byose murimo kunyibazaho Imana ishimwe kuba watwumvaga ngiye kugukingurira ariko niba udashaka urupfu ntiwirirwe winjira hano Tanzania amafaranga yanjye yose ndimo wowe kingura man
nushaka umbwire ngo yewe nk'urimo rwose nyakubye kabiri cyangwa bagiye ko Imana itera amafi gatera naho bahahira. ndaje ngukingurire reka ze ngukingurire ngwino rwose unyere ngo mpereze ibyangiro mbere yo kwinjira hano gira vuba kandi se nyine harya ntuzi gusoma to asoma izi meshaje ziri kuri telefone turakira wowe nutabona icyizere cyo kukwishyura wongera utere hejuru ubwo umpaye smartphone yawe ngaho nginjira kuko nubwo ntarasomeza message urimo kundatira nuranyishyura ndayitwara nyigurishe niyishyura amafaranga yose ndimo yitwara urumva wowe twinjira azi ubundi ja Serema ubundi wowe ntuzaduheza kewe baheza acyokora ndumva afite amatsiko yo kumenya icyanditse muri iyo message kabisa reka mabwire umva ya diro yaciye mu mani urumva wa mwene wacu nakubwira guba muri Canada yanyemereye miliyoni 10 nyine ngo nyakoreshe muri business yo kugura ibibanza nongera mbigurisha urumva gusa urumva atankoreye umuti wangu noneho ntago kira kabisa ubu ugiye gutunga miliyoni 10 cash none erega Imana igukerereje iragutegera mani sibyo se we nubizi ubu ngiye kujya nkora business zinjiza gatubutse nkuko nabikubwiye wangu usiyonza kwemera gukora twatuze twa feke tumwe mwandagiraga nari kuzapfa nkize shamuhe bya bintu banza ari byo message ndazisomye umuhungu agiye kuba miliyoneri umunsi umwe ndakanyaga wowe urabivuga urabizi se umuntu wikura miliyoni zingana gutya akazi ngo hamupfane kandi nanga yuko nemera gake umva reka mubwire wawe uyu ni mukuru wa papa umaze imyaka 10 niyo do 15 yaragiye kwibera muri Canada urumva twari twaraburanye rero nkomeza gushakisha nimero ze none nziguyeho ahisa mindurira ubuzima ngewe Semana ubu ndakize gusa nyine nkuko wabyisomeye mbwiye ko ayo mafaranga azayanzaniraje mu Rwanda mu kwezi gutaha urumva ubwo rero nagira ngo rwose moye mungurije ayo ngo tukugurize mungurize rwose ndike gukomeza kubagora nyine njya yanyu kandi ntazayabishyura ngo azaduhe nase warindira yawe ukaza barikoresha yegora kusema kuko mwamfashije mwakumviza icyo mbabwiye ubusisha ubu namara ukwezi mbayeho ne kubona namwe mumaze kundambira rwose reka mubwire sibyo gashe shakira nk'ibihumbi 200 byose muhire nawe ashakire nk'ibihumbi 300 undi nigurira akabanza nabonye hariya barimo kugurisha mu cyamunara Seremane uzi se mwumva ariko barimo gushakamo 500 kandi rwose mfite umukiriya wahitamo mu miliyoni nta n'iminsi 2 byawe kabisa nkahita nyabishyura nkanabungukira 30%. umva rero nkubwire Seremane nkeya amafaranga ndayaguha ariko turabanza dukorana amasezerano yemeza ko nkugurije ibyo nta kibazo urumva kandi izo nyungu zanyugukira nazo ndazongera kuri ayo nkugurije ntacyo bintwaye utazahakana ko wari wemeye kunyungukira mwe mwihindira izo nyungu nanjye ndazishaka ibihumbi 200 nubwo rero nanisigaranye kuri konti nayaguha rwose ariko mu masezerano turongeraho nayo wari usanzwe undimo ntacyo bitwaye kandi nzabishyura uranabisinyira bitwaye iki se ariko si umukiri uvuza amahoni imbere y'inzu yanjye barashaka ikira cyangwa yananiwe kurenga kakazamuka imbere y'iwanjye ahangaha burya kandi hanyerezwa n'akavura gake nk'aka kaguye ku mugoroba haranyerera cyane ibyo gusa reka nyingure ndebe ko yaheze mufashe gushaka abamusayidira ntibasanga mpaye agacupa k'umugoroba se nkanenza kuri ibyo bijumbo utetse kugira ngo bitampagama ariko burya ko kumutinda rotarya ubwo nta kindi waruta kitari inzoga ahubwo se Venera ndakumva mbona ya modoka yahindukiye ikaba yerekeje amatara mu muryango wanjye aho nta mahorura yabona ndebera niba ari abashakanye nyumva imacike hakiri kare igireyo ndebe hari ikibi wikeka se niko cyangwa warayikoreye amafuti mu bubari dore ko abagabo muhaga nabi karengana da kandi rugaje narakubwiye ikunda ryawe ry'akabari ariko ko niba mukingura ntimuduhe karibaho mukaduhara tugaje we karame uyu muntu uko avuga nk'umuhungu wawe Seremani ye mwana wa uraho uraho muhungu wanjye aho neza ni karibu risanga muhungu wanjye mwiza umva rero umuhungu wanjye nkubwiye karibu rwose urabizi ko se gihe rugaje rwa se mugeshi ndi umusaza w'ukuri kandi ijambo ryanjye riba hafi ni iki kandi none no mbere yo kugusuza no kugira ibindi tuganira ndashaka ubanza umbwira uko iyi modoka
niba uyibye ntiwiri guhingirana muri iyi nzu yanjye hatagira n'umuntu umenya ko wayigejeje ahangaha ashwi rwose muzehe nawe yaba yayibye muzehe rwose amahane yawe n'ubu ntajya ashira amahane yahise yewe ubundi se ndayinjirana ngaho iwawe hagira parikingi reka nyigumije yari yakunzira ubu niko muzehe ubu urandebye uhita umuramo umujura ko utaranasuhuza umura ni amahoro rwose kigali yarambiriye muzehe urumva ibintu bimeze neza ahubwo nje kubabwira inkuru nziza kagira inkuru sha wabonye akazi se mwana we akazi ariko se mucyo utambwiye niko se iyi modoka se ni iyawe ngira muzu tuganire yewe maze umbwire neza umpe n'amakuru ahubwo mwumve n'agatebe nicaye kurura ku gatebe mwana ndababwira rwose cakaboge aho ngaho cakaboge rwose muzehe ndakumva sha akazi narakabonye nimva se ariko nyine sinagura imodoka naje nitwayemo niyo ku kazi bamaye nyine ngo ijye nyorohereza ingendo birashimishije rwose habwa impundu mwana wanjye urakabyara uragaheka uragahora i rwanda niko ubu usigaye ugenda mu modoka nk'abakire azajya yintwaramo nanjye mbega byiza we ubu mbese uyigengaho ukajya aho ushaka hose ahubwo nanjye agomba kuyintwaramo nanone kubera ko ariyo akazi nyine ntabwo nayijyana aho nshaka n'igihe nshakiye ariko nyine bitarenze uyu mwaka nanjye ngomba kugura akamodoka kanjye nigengaho kavuye heye mu mufuka wanjye kuri ikofi yanjye wagirukana agaze cyane rwose ntiwumva se ko kigali yagucangamuye ukaba umaze guca kenge none ndahira ko iyo nakwirukana mu mfuruka yanjye utari kuzapfura ingarama kirambe gusa none dore Selemani abaye uwa mbere wadukanye imodoka umuryango wacu niwo wa mbere uguze umuryango wacu niwo wa mbere uguze imodoka nzazana n'ibindi bose barumirwa kandi rero mubimenye niyo mpamvu nyine nanze akazi k'ubwarimu ngahitamo kumara imyaka yose namaze hano ndi umushomeri ntimwantonganya agase uko mwishakiye muntuka ngo nigire ibiki n'ibiki ariko buriya narinzi icyo mbitse usaba amaze imyaka 5 ari abarimu ugira ngo babashe no kwikodeshereza iyi modoka nje muze cyangwa nenda kugura byibuze ngo bayigende mu munsi umwe imodoka irahenda bishoboka rwose ntiwayibihera bayimusubiza kuko ntibamenya kuyitwara ndabeshya ze mwana wanjye uzi gutwara imodoka mwana ndayitwara rwose mwana wawe butinze gucya ngo nkarabe nkeneye kugenda nicaye muri iyi modoka ubu ntembereza gikunda mvura yose rubanda rwansekeraga ngo nabyaye nabi rubona ko na nyina wundi yabyara umuhungu rwose bazayacekwa baceceke kandi rwose mama humura wowe ejo nzereka abatindi ibintu ko ntakiri ku rwego rwabo urumva neza ikindi kandi namwe mbazaniye inkuru nziza inkuru nziza izasiga amateka yanyu ahindutse mwongere mbisubiremo ugomba gusiga amateka yanyu agize ati ahindutse amateka yacu agahinduka sha agahinduka rwose ndashaka ko mu mezi aya nturebe izi ntoki zanjye atatu harabahabaye iki anesu yakuye hehe atatu urumva muzehe muba mwahinduriwe amateka na sosiyete nkoramo kagira inkuru rero yakoteye iyo sosiyete se ngo ni bwoko kimwana kubyara neza we iyo sosiyete ngo ni bwoko kimwana we utega amatwi nyine mbabwire kandi umva nyine kandi veneranda ntukumva nabi tuza wumve mwe mu ntega amatwi twebwe ukuntu dukora umuntu nyine azana amafaranga ye kashi akayaha iyo sosiyete abyumva ikajya iyakoresha mu bucuruzi murankurikiye ariko noneho yikamwungukira 30% buri kwezi ubundi bakaguha amakashi ikagira iti bakaguha amakashi bwanyubise subiramo numva ubizi ko Kigali turyoshye ariko ikagira iti ikakungukira 30% buri kwezi amakashi ushaka kuba butabyumvishe kashi muri make rero iyo ushyizemo miliyoni imwe iyi yonyine nyuma y'ukwezi bakungukira 300,000 uri hehe wiyicariye ugeretse akaguru ku kandi ntacyo wakoze namayo simugisha umuntu akicarira aho ngaho maze akagiza amafaranga 300 mu kwezi kumwe guza ntacyo nta kazi yakoze akagusanga hano utatirimutse ngenda cyatangazwa n'ikisuka ngahinge mwebwe ntago muza aho isi igeze rwose komeza twumve niyo mpamvu rero nanjye iyo nkuru ntari gukomeza kuyihererana
ngo abandi bakomeze gukira mu gihe mwebwe mwandihiye amashuri mwirwa mwihamba amaguru ngo murahinga muranyumva none se mwana we tuza nkubaza aho ngaho nta kibazo nkubaza ndagusubiza ko nshimye duhaye ayo makuru ubwo biratumarira iki ko muri uru rugo nta n'ibihumbi 10 bihari wenda ku kwezi bajya batwungukira ibihumbi 5 uzajyana n'isi rwose uzajyana n'isi ryari none se tugenze dute reka mbabwire ntago se mujya mwumva n'abantu babivuga ko ikintu cya mbere ari amakuru amakuru rwose ni amakuru ubwo rero nanjye aho ngaho nyine niyo mbazaniye namwe mwiyeranje mushakishe nka miliyoni ebyiri ebyiri ubwo uzavaho mwana uze mwayaburira mwe mushake izo miliyoni ebyiri ku buryo ku kwezi muzajya mwinjiza inyungu y'ibihumbi 600 600 ariko siyo sosiyete niba ari sosiyete niba ari ni sosiyete bivuge neza ariko kuki ishaka amafaranga yacu kandi n'ubu ifite amafaranga menshi y'abantu ku muntu ntacyo bakoze kandira ariko ndabigisha ngeze ryari ibyo nabisobanuye ahubwo wowe ntiwanyumvise ntabwo wabyumvise rwose ngera uvuge twumve nakubwiye ko iyo sosiyete ari iy'abacuruzi bakomeye urumva bakomeye none abo twahurira he bacuruza ibicuruzwa bitandukanye mu bihugu byose bya Afurika n'i Burayi ugusaba abantu twamenyana ngo kumenya nahurira he nabo kandi mpari none se nyine abo bantu bacuruza mu isi yose niba uvuga ko bakeneye amafaranga ya Rugaju na Veneranda nyine nanjye nicyo kibazo kiri nyine ariko sinzi ukuntu ndi bubasobanurire rwose ngo mubyumve ariko muraza kubyumva ariko mu ntega amatwi nyine bo bakoresha amafaranga yatanzwe n'abanyamuryango yego bakarangura ibicuruzwa bakajya kubicuruza mu bihugu runaka mbese bakarangura nk'icyayi mu Rwanda bakajya nko kukigurisha muri za Philippines iyo ngiyo mu bindi bihugu noneho bagera muri Philippines naho bagakurayo ibyaho bakabizana mu Rwanda gutyo ukwezi rero iyo gushize batanga inyungu ku bantu bose baguze imigabane muri iyo sosiyete se mubyumva aho bigeze aho ngaho ugiye ibyo uvuga ndabyumvise neza ariko icyo mubaza nta kigoye kirimo kandi birumvikana ibyo kubitubwira biratumarira iki nta n'amafaranga na make dufite yo kugura iyo migabane ibyo se nyine ariko ko muze niko mwagiye muri kubujije umva mbese utanuka ariko ugira kuntuka mureke mujyane n'isi mujyane n'icyerekezo turi urumva ni gute uvuga ko nta mafaranga ufite ubyagije nk'eshanu mu biraro ufite amasambu n'amashyamba y'inturusi wansubiza ibyo byose ubigurishije wabura amahe ushora muri iyo sosiyete nawe ugakira utarushye se munyeshuri wampaye ikibamba umva witaba amaguru gusa urumva sha Selema ngewe Rugaju nkagurisha inka zanjye reka mbabwire ngewe Selemani mbabwize ukuri ndabivuze nzanabisubiramo niyo mpamvu muzapfa mudakize reka nkubaze mbese kumaze imyaka 20 ingawe hinga ayo masambu wakuyemo iki ntitwakurihiye amashuri se ceceka ibyo kuyari habyo ndabizi ariko se ntimusazanye inzara yihe wambwa bugewe nta nisono uvuga nakuyemo iki wambwa se nakurihiye amashuri ukiga none uri kumenyana n'abaherwa bo hirya iyo ngiyo ibyo wari kuzabimenya no kwicurira mubwire rwose ushaka kunyitinjijisha uragarutse nyamara rero ariko mushatse mwayumva none se kunshaka kubakura mu bukene mukanga murashaka kuzamvuma ngo narakize ndabibagirwa ariko se mwana wa ntubaze nimumbaze mbasubize ubwo ibyo bintu uko numva bisa naho bikora mu buryo bwa forode aho leta irabizi ibyo bintu numva habi bucakura n'ubucabirane mama wowe nawe ratubajije akabazo keza do reka nze nkwereke gatoya ishakoshi yanjye hano hanyuma nkwereke do reka nkwereke ibyemezo leta yaduhaye ibyemezo tugira gute dukoreraho mweke muzeyo uburata amahane gusa do iyi do reba hano handitseho iki iyi ni certificat niko yitwa urumva yego leta yaduhaye itwemerera gukorera mu Rwanda hose ubu n'abaminisitiri bayobotse sosiyete yacu nkanswe mwebwe banyakagize utikisha ko mwana we abaminisitiri reka ndebe reba nyine reba dore reba yerese wayibonye
venera uzi ko bya bintu ubanza atari bifitira no koko none ushatse rema buriya narebye nabizi koko itabimenya ndakubwiye ngo i Nyarugenge nta muntu ukibyuka yitaba amaguru ngo arahinga urumva wenda ko mu mujyi rwagati nyine badahinga ariko bamwe bo mu mujyi mu nkengero nabo guhinga barabiretse urumva rero byumve neza bose amasambu barayagurishije bazana amafaranga muri sosiyete ngo tubashe kuyabyaza ndi murabyumva ifaranga rikabyara irindi akabyara ndi none ndashaka kubakiza mbere y'abandi bose mukiraza Nyanza mama wararaye muri muzabura keye zarangiye kera ntimuzi ko kugeramo mbere biguhesha amahirwe yo kujyuzanamo n'abandi bigatuma sosiyete iguha ibihembo by'inyongera umva rero nkubwire muhungu wanjye ndakumva rwose sirima umuntu witwa Kamayirese Kanamugire Rugema na Mukankuranga baransuzugura cyane banyirataho urumva banyugiraho n'uburimiro umuhungu wanjye ntacyo amariye gukanira muri akayabo muri kaminuza bityo rero tuze wumve nabo ntabwo bagomba kumenya ibyo sosiyete bazapfe mu butindi bwabo bazapfe bakennye basaba nabo bimye cyane wowe mubareke abo ngabo wambwiraga bakanamugire ntazi nabande n'abakananga bose nabo ni bamwe ubareke bapfa n'ubutindi bwabo umva rero reka mbabwire wowe shaka abakiriya baziriyamwe nanjye ngufashe gushaka bisambu ubundi nkwereke uko abize tubyaza amafaranga ndi imari ikajya mu yindi ubuzima bugahinduka mu kanya gato nk'uko ikirere gihindagurika gusa nibyo nakubwiraga mu kanya nabikomojeho wirinde gukwirakwiza aya makuru utarinjira muri sosiyete ndababujije ntabwo twabivuga mubicecese muryomeho warabimbwiye ndagutuka ariko kuko burya yimijwe n'ikaramu ntiramburura yarambura itese ndayibonye rwose murakira ngiye gusaza nyirigita ifaranga rwose ariko si uyu mushoferi wayobeje imodoka akaba yamennye amabuye mu kibanza cyanjye n'uwahe kandi yego shoferi we urakoze cyane rwose ubwihute nyine uzane indi kamyo imwe hanyuma turatahana ugarutse ye ko bakomeje niko wa mugabo we umva ayo mabuye yamennye mu kibanza cyanjye wahawe nandi uburenganzira ahubwo se ngubaze wagahungu ninde waguhaye uburenganzira bwo gukura imyumbati yanjye niko wowe ndakugwa gituma urimo kunyibira imyumbati wabura uko ucika ugatangira kuvuga ubusa aho ngaho ariko wa mugabo we ntiwavangiwe ngewe Kanyanzira mvangirwa yewe nese niba utavangiwe ubwo uravuga ibiki ndavuga ibiki se ngwiki mbwira wakubwiye kunyibira imyumbati ureke kumbwira amatakaragasa ninde wakubwiye kunkurira imyumbati ariko si imyumbati bahe yawe ite kandi ngewe ubwanjye niyumvikaniye n'uwo twaguze iki kibanza mwaguze ko nkiguze n'ibirimo byose niba rero yari yarakikwatiye ngo hingemo iyo myumbati yawe akaba atarakubwiye ko iki kibanza yakigurishije ndakumenyesha ko nakiguze kandi nkaba narakiguranye n'ibirimo byose wumvise neza wanyumvise uraseka iki wa mugabo we rero niba utari umutekamutwe ushobora kuba ufite uburwayi bwo mu mutwe niko ni gute ufata ikibanza naguze mu myaka 3 ishize ukacyita icyawe niba wibagiwe aho waguze wahamagaye wakikugurishije akaza akahakwereka ukareka guta umutwe arewe ngo nibagirwa aho naguze erega ubu Kigali yagucanze utangiye guteka imitwe ahangaha wagahunga ahubwo ni wowe yacanze umva niko iki si icyangombwa iki ntabwo ari icyangombwa cyane reba neza niko oya reba iyi ntabwo ari UPI yacyo uretse ko ntarakora na mitasiyo n'uyu gafuku twakiguze aho kitari icyanjye ni hehe muze iki cyangombwa cyawe ni igihimbano pe uwo gafuku ntiyigeze agira ikibanza hano n'umunsi n'umwe iki kibanza nakiguze na muze Ruremesha warazwe ubutaka na sekuru wowe rwose ushobora kuba wayobye urumva none se wa mwana we niba uzi kwitegereza ukaba uzi kureba niko urambwira ngo ntayobye reba neza urabona iki gishushanyo kiri kuri iki cyangombwa atari iki kibanza do reba uyu si umuhanda se hari imodoka yamennye amabuye reba hano itegereze neza hanyuma iyi siriya nzu
ikitariho hano ni igiki? ni uko bigaragara ishusho niyo pe yewe na UPI niyo rwose nyine. ariko niba waratanze amafaranga yawe waba waratekeye umutwe n'uwo wakikugurishije kuko iki kibanza ni icyanjye. ariko se ibyo bintu urimo kuzana ni ibiki? antekera umutwe uretse nze nkwereke. antekera umutwe atese. iki kibanza ni icyanjye muze. ngaho reba aya si amasezerano y'ubugore. oya ngaho reba aya ntabwo ari amasezerano y'ubugure. si ngaho Gafuku n'umugore we basinye se? buretse abasabagabo bari bahari. abasabagabo bari bahari tukigura. ngaho ndacyakwereka ibyangombwa. hanyuma reba hanyuma iyi si fotokopi y'ikarita ndangamuntu ya Gafuku si ngiyi y'umugore we. ntibyometse ku masezerano gusa uraza kumbwira ngo bantekeye umutwe mu buhe buryo wowe? ahubwo ni wowe urimo kuntekera umutwe untesha umwanya we wanjijiwe. injiji ni wowe wa mugabo uvuga ibyo utazi. injiji ni wowe. enda ngwino hano nkwereke muri telefone yanjye uburyo iki kibanza ari icyanjye se. ngwino nkwereke uburyo ari njyewe cyanditseho. ngwino se nyine urebe kuri sisiteme. sisiteme ariko uranyereka ibiki? iyo telefone yawe iraruta ibi byangombwa ngendana njyewe. uha abatekamutwe bakugurishije ikibanza cyanjye baguhinjarika ibyangombwa by'ibihimbano none uhurudukanya amabuye ngo uje kubaka. uje kubaka mu kibanza cyanjye wowe. ngwino nkwereke uburyo ikibanza ari icyanjye. ngwino mbikwereke ntiriwe mva hano ikoranabuhanga ryarabikora. ariko ikoranabuhanga iki rijyana hirya urumva? umwana wandangiye iki kibanza arakizi neza urabyumva neza. wowe bagutekeye umutwe. ibyo uri muhimbahimba by'ubutekamutwe ntiyabinkorera urumva? ayo makoranabuhanga yanyu rero yajyana hirya ngo kuko tutabisobanukiwe rero urashaka kumpinjarika njye mfite ibyangombwa. ngaho gimene njye kukwereka icyangombwa cy'ubutaka n'ibyo koranabuhanga. nawe unjyana ariko uranjyana ahubwo niba ukomeje kwiyitirira ikibanza cyanjye ikorere y'imyumbati wanyibye tugende tujya ku murenge usobanura uburyo cy'unyibira imyumbati warangiza wabona ngo ufashe ugashaka kunjijisha. gira vuba se ikorere iyo myumbati. umva muze uzaca nani njyewe ngira uko ngenda nta soni. ahubwo we korera ayo mabuye wanturiye mu kibanza uyikorera uyajyana uyasubize iyo wayakuye. vana ibyo aho ngaho se nyine ikorere iyo myumbati none ntangaho nta soni. ikorera iyi myumbati ujya imbere tugende. navuze ngo ikorera tugende. nikorera ibikora iyi myumbati wikinika wa kigabo. navuze ngo urankubise wa kigabo. urankubise wowe urankubita nkandi. reka nze turwane turakizwa na mbugasha. njye nari nakubashye nk'umugabo ngana na data ariko reka nze nkubahuke urumva? rwose ngera unkoreho. nawe ibeshye unkoreho none. ngera unkoreho. ibeshye unkoreho nawe urumva? nta soni. urankubita nta soni. ndagukubita uzabibwira n'abuzukuru bawe ko umusaza w'igikundamvura yagutimbaguye wamugenga. nta soni. hama hamwe se unyumvesha hama hamwe njyewe ntabwo nyumva neza wa gisaza. ndakora se nyine ndakora wanjegeraho. ndakora iyo atiruka iyo hama hamwe wambwawe. nta soni. ngendagura ikibanza warangiza ukaza kwiba wa gicucu. hagarara nkumene wumva uwo ndiwe ko kirukanse se. iyo gahagarara noneho imbavu ngo nzigubanye nta soni. dore ngo kiritura hasi. iyo ukuba iryo jose ejo bakaguhamba wamuginga. uretse ibi byose urabyishyura tugeze mu buyobozi. genda nasa ukankubita ku byanjye wagishenze cy'igisaza cyataye umutwe. uretse urabibona neza. ziba toroma nyangarakata. hoshi nibagende ntabyo mbaha. madari ko wivugisha? ndeka wa mugabo we iminsi mikuru yamanzemo amafaranga imyaka yanjye nari nifitiye abamamyi bashaka kungerekaho urusyo kandi nkeneye amafaranga y'ishuri ry'abana ntayo mbaha. oya abamamyi bihorere kana EX. iyagisi EX yewe. EX ni umufatanyabikorwa w'umuhinzi umufasha gusarura no guhunika ku buryo bwujuje ubuziranenge. EX ihuza umuhinzi na banki ikamuguriza umusaruro ukaba ingwate. EX yikuguriye umusaruro igura ku giciro kiri ku isoko igashyiraho n'agahimbazamusyi. EX. njyewe nasanze urukundo nyarukundo rutagurwa
ntirunagurirwa keretse umutima wonyine niwo urwigenera uwanjye rero wanyemeje kugukunda uturamo nubwo hazi iki ntakizambuza kukwikundira. Wabyumvise? uzi ko ntarinzi ko uzi kuririmba gutyo. mbega ukuntu ufite ijwi ryiza. Nibyo uzi ko urimo guhogoza nkumva ubushagarira buranyirukansa umubiri wose. sinarinzi ko wamenya kundinimbira no gutetesha umukunzi gutyo pe. ariko bimenye uti se shaho ubukene bwari bwaranzigamye bukangira inganzwa bukanyima ijambo ngo mvuge ijambo imbere y'ikizubazuba cyanjye. Kandi wahiriwe n'ubwiza. Mbese burya nari narabuze urukundo rwawe rw'ukuri. Nibyo n'ubwa mbere umbwiye amagambo akanyeganyeza umutima wanjye. ndumva umutima utera insigane. reba ukuntu nashishura umeze amaze umubiri wose. wowe zuba zuba ryanjye rirasira iburasirazuba uragahora urasa ng'umucyo wawe ntukajuke uragahora uri mutijima inseko yawe iragahora ikeye kampire wanjye ntukababare kampire wanjye ntugashavure seremani wawe ndagukunda. ndekeraho sheri urimo kundirimbira unankoraho ugatuma imbaraga zinshiramo. Nibyo uzi ko nsomye nkata ubwenge nkenda guhirima. reka mbe ndekeho mu kanya nakuririmbira ugatwarwa ukabihinduka muri ariya mazi. ikivu kikakuntwara nakubwiye imishinga dufite imbere aha mwiza wanjye. imishinga inteye amatsiko sheri. humura mu byamvanye Nyarugenge bikangeza kuri uyu mucanga w'ikiyaga cya Kivu. harimo no kukumara ayo matsiko rwose. inkuru rero Kamire wanjye karame. nubwo imishinga afite imbere hari myinshi kandi yose ikaba ari myiza. kuri njye urutindi n'uwo kubana n'umwana nakunze. uwo nta wundi ni Kampire wampiye akampirimbanira akampunda urw'impamo ruzira impagarara. ndishimye sheri. Nibyo rwose nanjye niteguye kubana nawe mukunzi mwiza. ikindi nshaka kugusaba rero ni uko wanyemerera nyuma yo kubana tukazajya gutura i Dar es Salaam. kuko iyo hose sheri cyane rwose. ubwo se najya gutura ishyanga mama wambyaye akazitabwaho n'andi ageze mu zabukuru. ntuzi ko ndi ikinege koko sheri. humura nibiba ngombwa nawe tuzamujyana ariko tujye guturayo kuko mbona ariho njya nkorera bizinesi zanjye zikihuta kandi zikunguka menshi. niba ari iyo mpamvu ndumva ifatika rwose. sinakwanga kujya gutura aho tubona icyasharada. nicyo ngukundira rwose. upfa kutazambwira ngo mama tumusige inaha. kabyare kagira imana n'amafaranga. ubu noneho ndumva iryamvunaga ari imvuye mu ndiba y'umutima. sibyo ubu ndaruhutse nshatse nakwiruhutse. mwatse imodoka nkasubira i Kigali ngakomeza gushaka inkwano zikwiriye uwamogoshe. rwose niba ushaka guhita ugenda nakwifuriza urugendo ruhire. urakoze mukunzi. kandi nkakwifuriza ishya n'ihirwe mu mirimo uhugiyemo iyo za Kigali. urakoze mukunzi mwiza. mbere yo kugenda rero hari akabazo nshaka ko mfashamo gukemura kugira ngo ubucuruzi bwanjye bukomeze kugenda neza. kahore ko nteye ubwoba. ako kabazo ni bwoko kisheri. umura nubwo kampangayikishije kuri wowe ntigakomeye cyane rwose kuko ufite inzira zirenga 1000 zo kugakemura. ngaho se kambwira ureke kunyicisha amatsiko no kuntera impagarara. Ntega amatwi nkubwire. Ese nyine nkuko nabikubwiye muri iyi minsi ndimo gukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. ubu rero hari imari yanjye yafatiwe ku cyambu cya Mombasa kandi rwose byantunguye cyane ku buryo nabuze yo kwishyura ngo bayire kuri komezi z'i Kigali. ubwo si iyo mari niki cyatumye bayifatira i Mombasa? urumva nyine hanciye imisoro myinshi cyane irenze iyo nari niteze gusora. ubu rero ndumva nataye umutwe pe. wumve ko bamaze kumugara bambwira ngo ninkomeza gutinda imari yanjye barayiteza cyane nari bavire mu bubiko. none se ubwo ukaba ushaka ko ngufasha iki mukunzi? mva nawe ra
nyine nguriza nka 1,2 n'igice ndebe ko nakwikura muri icyo kibazo kitansubiza ku isuka. Yego Bikira Mariya, ayo mafaranga se urumva nayakura he sheri? Urayabuze se? Nguriza humura ntibizarenza iminsi 7 ntakwishyuye, kandi wumve rwose ndabizi ntiwayabura n'imyaka yose umaze mu kazi. Sha amafaranga nakabaye nyafite, ariko rwose ayo nari narizigamye yose mu myaka yose maze nkora, twayaguze inzu twimukiyemo njye na mama. Ubu nta n'ibihumbi 10 nabona rwose. Wumve ko nitanyuherereza itike ngo duhurira, ntabwo nari kubasha kwitegera ngo mpagere. Ariko biroroshye. Wowe reba mu nshuti zawe urebe wowe ubuyatse, sibyo? Hanyuma uyantize nzahita nyagusubiza nawe yamuhe bidasakuje rwose. Sibyo se? Nawe ntugatete rwose. Ndateta gute se? Ubu koko muri iki gihe uretse umuntu wawe ninde wundi wakuguriza ko kayabo koko? Gusa sinakurirwa ntururimi rwanjye nyaguza kuko nzi ko nta wayama. Ayaya, okay. Noneho reka nkwereke uko tubikora. Wenda bizi muri iriya banki ukoramo birashoboka ko wabikuza amafaranga kuri konti y'umuntu ntabimenye. Sibyo? None warebye umuntu ufite konti bancaire, mbese bamwe baba barayarunzeho ngo banki igibungukira. Hanyuma ugakoraho izo 2,2 n'igice ukazintiza ko nzahita nyagugahita uyasubizaho. Uramenye muhu, uzi ko ibyo bintu uvuze kubikora ari icyaha gikomeye gishobora kumfungisha imyaka itari mike. Humura ariko icyo cyagufungisha bite kandi nzahita nkwishyura koko? Cyangwa niba unafite impungenge reka nze nkwereke. Icyangombwa urakireba? Iki ni icyangombwa cy'ikibanza mperutse kugura ku Kacyiru. Dore ngiki nakiguze 8,000,000. Urabibona? Dore n'amasezerano y'ubugure rwose ngayarabigaragaza. Noneho rero winyemerera nkukorera amasezerano ko nyikugurishije, sibyo? Nguhe n'iki cyangombwa cyaho, nintakwishyura uzagenda ukigurisha, sibyo se? Ubu se nabwirwa n'iki ko ibi byangombwa urimo kunyereka ari bizima? Oya reka gushidikanya ariko ntubona ko handitseho njyewe Selemani se? Ahubwo reka nkukorera amasezerano y'ubugure vuba vuba, hanyuma ugende unzanire ayo mafaranga butarira ko ndashaka guhita nyohereza i Mombasa, sibyo? Shasheri, gusa umenye ko ibi bintu bishobora kumviramo no gufungura mutse utinze kumpaye amafaranga ngo nyasubize kuri konti. Shira impungenge rwose. Humura ntibizarenza iki cyumweru ntayaguhaye rwose, sibyo? Urumva wagomba gufungwa habaye iki koko? Yewe shiri wawe Selemani Mari. Humura mukunzi mwiza sinzaguhemukira. Ihangane sha gashema werekera aho. Ihangane rwose rwara kigabo. Harabuze uranyishe. Reka mpababaze nzakira vuba. Ubwo ntubona ko urutugu rwatangiye kubyimbagana koko? Ihangane rwose. Gira gahoro gahoro sha. Ihangane pe. Nka gutyo ni sawa rwose. Gukomeza gutyo gake gake. Humura sinongera kukubabaza. Dore gira uricya nkande nyuma ahanga dore niho imitsi yifundikanijemo amaraso. Ihangane sha. Ntabara Yesu Bagdad we. Rekera nakize mukurekera. Dore narekeye rwose sinongera rekera kuvuga amateshwa. Uranyumvirara ngo Yesu Bagdad ni Bagdad. Koko mbwiza ukuri koko. Aho wabereye wigeze wumva undi muntu atabaza Yesu Bagdad ko batabaza Yesu w'i Nazareti cyangwa Imana ya Isiraheli. Reka njye siko byemera sha. Njye nemera ko Yesu w'i Nazareti ari nawe Yesu Bagdad. Ni nawe Yesu mu biryogo nabweye na za Kinyamakara. Mbese nyine nizera ko ari uwa bose. Ahubwo se harya sha kugira ngo uvunike ijosi ngo icyo kigabo cyakwituye hejuru. Reka nituye hasi niruka nkihunga nyine nabonaga kigiye kumwirenza. Ubwo rero sinzi ukuntu nakigobotoye mba ndavudutse. Hanyuma umucaca wantize niba naratsikiye narahanutse nitimbura hasi mbanza urutugu. Ariko ibyago bigwira abagabo koko. Urabibahura. Uzi ko wari ugiye gukubita ijosi hasi mwana. Birabaje kubona umuntu akubitirwa ku mitungo yatanze hayi kabisa. Ubwo nk'umufuna muhito koko yaturutse. Nyagutsindwa ngo yaturutse Nyamasheke. Ariko umushenzi wamuntereje ngo aze kwigarura ikibanza cyanjye niwe ntazi kabisa. Ariko se uko wabonye asa n'umutekamutwe. Ariko uko biri kose hashobora kuba hari umuntu wamugurishije kiriya kibanza tu. Akakimugurisha tese atariki. Ariko abatekamutwe badutse muri iyi minsi y'imperuka rwose hura babarirwa.
uzi ko hari umuntu uza akitirira imitungo itariye agahimbahimba ibyangombwa agahimbahimba n'indangamuntu akagurisha imitungo itariye. reka da ibyo se bibaho? ejo bundi se ahubwo hari umugore n'umugabo bafatiye Kimisagara bashinzwe kugurisha imitungo ya rubanda muri ubwo byamaye nka data. uzi ko barusahurira mu nduru bameze amenyo ubwo se umugore n'umugabo barabana. umwe nyine yabaga ukwe n'undi akabukwe gusa nyine ngo iyo bagiye gutekera umuntu umutwe biyita ko bashyingirana. umwe ati uyu mugabo ni uwanjye undi ati uyu mugore nawe ni uwanjye. ubwo rero bafite nyine n'umukomisiyoneri akazana umukiriya amubeshya ko abo bantu bakeneye amafaranga byihutirwa undi nawe akagura nyine atabanje kujya kugenzura ko uwo mutungo agiye kugura ari uw'abo bantu koko. cyamaye nkaho ko ukiri mu mandazi maze bakamuhinjarika bakamuha ibyo byangombwa by'ibihimbano cyane rwose bagakora n'amasezerano yanditse barangiza bakomekaho fotokopi z'indangamuntu z'impimbano cyore ahasigaye batuzagaruke tujye kwa noteri gukora mitasiyo y'umutungo bakikorera inote undi akikorera impapuro zitagira agaciro ngo aguze imitungo. ariko uzi ko umusaza nawe ashobora kuba yaratekeye umutwe muri ubwo buryo. gusa nyine ngo ababurana ari babiri umwe aba yigiza nkana. nzi neza ko niyo yajya kuregera he mu Buholandi atansina kuko kiriya kibanza ni icyanjye peke yake. yewe reka nkureka rero njye ku kazi ubwo turaza gusubira. harya wowe ngo ugiye kurasheri wawe sha? ngiye kureba ibihogoza ryanjye wabahe neza. umuhungu hano ko ndakubise n'ikiraba gihera yamaye. ahubwo se niko bajyama kositime se reba ariko murabona imbere ma birakubereye nimumbwire nyine Serema nkuriramo imyenda agira vana bwangu nta soni ndabyuka njya guhanaguza kositime ngiye gusura sheri wanjye nambaye nawe ukabyuka wayiroshyemo yiryoshemo. rega nta soni yakubisemo na congo zanjye cyakora sha Serema ugira isoni nke kabisa. ariko yanaberewe rero rwose wantije mani wantije nkajya kwirangiriza feri naringiyemo kweca wari wanaberewe rwose reka kumbiriza umunsi kabisa. aferi ziruta kujya gusura sheri wanjye se ni aferi nyabaki na aferi nyabakira kuramo ibyo koramo se nyine no barakoze ariko so niko ari nayo yayo kutaduha amafaranga yacu Serema bimeze si nk'ibyo byose niko igihe watubwiye ko kimaze kurengaho hafi ukwezi ukaba utaduha ibyacu ntunatubwire uko bimeze ubundi wowe bite byawe murehuta rwose umva mani ubu tuvugana ngiye kubonana na data wacu yarageze Kanombe n'indege ya saa 9. ubu rero antumyeho ngo musange kuri hoteli. urumva neza ahubwo rero kababwira ahubwo nuko namuhire harimo kunkasira kandi rwose nari ngiye kubazanira imifungo y'inote zanyu kuri hoteli kandi ntabwo mbabeshya Seremani we ngaho nimba ari ugiye kuzana agenda ariko ukara mu kugaruka tutayazanye turakunigumira umwuka biwaniremo. rwose wayanda yazana rwose ntiwumva se sawa rero wangu reka ahubwo njyane n'uriya mumotari sibyo se reka ngende upfa kuyaza we motari hagarara tujyane we hagarara sha hagarara shamuhi bwira uyu mutipo nazatwishyura kweri ahubwo yazaduhe ubu nanone araza kugaruka yikureba inyuma bipima nka toni yongera tujijisha ashira ukundi kwezi. ahubwo se ubu nta mwari dufaranga twari turi ku buriri wangu reka nze ndebe ngeraho ngarurira da ngaho reba wasanga yahitanye da yibaba gashema we bigenze bite umushenze yateruye man 200 yose na n'igihumba nsigiye reka nirukane mukurikira ubu suramenya nyuze he wangu ubu moti mujyanye ntimaze kurenga ibirometero 3 kandi sinzi ukuntu njijishesha sindebye na plaque yayo. ariko rero nubwo wiriza rwose njye ndumva ari wowe wikururishya wa mukobwa we kuri injiji ni gute umuntu ahubanuka ikigaragaza kugutegeka ibyo ukora mu kazi kawe umazemo imyaka n'imyaniko. mama bandenganya pe Seremani yaranshutse anura mu mutego none ugiye kunjibuka. yarendaga gushuka se wari wowe ko ibyo ugiye gukora ari amakosa ntarako yiriza ariko kuguza umutwe yanekeye mama umutwe nyabagera ko byose ari ubujiji bwabo niko wajyaga kuvidura konte z'abandi ukikorera amamiliyoni ukayaha Seremani uzi ko ari ayawe umuhaye cyangwa mama ntabwo nari nzi ko bizageza hano ariko ye rwose Seremani yarambeshya arambwira ngo nimubwoboka ibicuruzwa bye biheze ku cyambu cya Mombasa yahe Mombasa uzi nyine yo muri Kenya. none se niba Seremani ari umucuruzi kabuhari ujya kurangura iyo ngiyo hakurya y'amazi magari kujya atakwishyura ngo usubize miliyoni z'abandi wamuhaye
mva mama nawe ra umucuruzi se wawe ko ari umutekamutwe udacuruza n'indagara akaga karagwira hanyuma se wowe wemeye ute ko ari umucuruzi kugeza aho murundumirira amamiliyoni y'abandi umva yaraje anyereka ibyangombwa bitagira umubare anyereka za fagitire zahe n'izahe ngo aho yaranguye ibyo bicuruzwa anyereka ibipfuye amaso byose arangije ambeshya ko izo mari ze zaba ari ingazaheza i Mombasa ngo akeneye amamiliyoni yo kuzigobotora zikagera i Kigali nawe uratokombera rero ngo umugabo wawe yakize maze wirara kuri konti za rubanda umuyoragurira amamiliyoni ubu si umubwira ko ntayo ufite yari kukwica ngeze sinabanje kumutsembera ko ntayo mfite hanyuma se ubwenge buke bwo kuza kuyora amamiliyoni ya rubanda bwakujemo bute wakajije urandenganya rwose icyo gitekerezo ni Selemani wakizanye anyumvisha ko hari n'abandi bakozi bo mu zindi banki bajya babikora yewe warenzaho no kunkorera amasezerano avuga ko ngurishije ikibanza ngo yakiguze $8,000,000 anyizeza ko natayama nzamurega bakakigurisha mu cyamunara akavamo yo kwishyura miliyoni z'abantu cyuhu none se wamureze bakajya guteza icyo kibanza iyaba cyari gihari sungu hari ikibazo mbafite ariko wa mukobwa we none se yarakigurishije kandi umbuye ko yagusigiye ibyangombwa byacyo yabaye se yaramangitse icyangombwa cy'igikorano ntazi iyo yatoraguye sha Selemani arakagenda azabone baba we none se Selemani wo akubwira ko azayabona ryari Selemani kuva namuhariye amafaranga nimero ze ntizongeye no guca none heri nishyano ubu sinizeye ko kiri no muri iki gihugu yego mukangwije waruhiye kuri aka gasozi niko se muko ubwo ukaba wumva amaherezo yawe ari ayahe amaherezo yanjye se nayaye ko manager yambwiye ko ejo nibwira ntarabona amafaranga y'abandi azamfungisha ngo azagufungisha koko hanyuma se uremera gufungirwa ibyo utariye muko none se ko ari amafaranga arayishyira hamwe bikaba ari yashaka ngo yashore muri bizinesi tukaba tumaze icyumweru tubabeshya none bakaba bamaze kuturega kwa gitifu w'umurenge ngo twabibiye amafaranga yabo urumva hari ikindi gisigaye uretse kumfunga mama ubwo nyine emera ufungirwa umugabo wawe aragapfata abaye umugabo wanjye aragaca hirya y'inzira none se mama ndakumva aho kugira ngo bamfungire ubusa waretse inzu tukayitangaho ingwate nkakinguzanya nkishyura iby'abandi yego ko bagira icyo wambyaye shingira hirya muko shingira hirya aka kazu ni amasaziro yanjye di uzabaze uzanaperereze hasoni ni gute nakwemera gutanga inzu yanjye hejuru y'ubujiji bwawe ntako se mama ubwo urashaka ko bamfunga koko ngewe mukangwije mwene bagirishye sinzemera kugurisha ibyanjye ndihira inzerezi ntabyaye uzagenda usobanurira ubuyobozi by'ubwo butekamutwe bwa Selemani bamuhige bamukanire urumukwiye niba mubura kandi bazagurisha inzu ya Rugaju na Veneranda barihira umuhungu wabo babyumva none se mwana wa uko twakomeje kuganira sinkubaze byinshi ubundi uragenzwa n'amahoro yewe ni amahoro rwose wa mubyeyi we none se ko ntakuzi naho turutse ahagana hera yewe ubundi ngewe nitwa Sinyora nje nturutse i Kigali ku Kacyiru nk'uko wabibonye ku ikarita yanjye y'akazi rero ubundi ngenda umukozi wa minisiteri y'umutungo kamere ariko nyine nkaba nkora by'umwihariko mu ishami rishinzwe ubushakashatsi ku buvumbuzi bw'amabuye y'agaciro uje gukora ubushakashatsi rero ubu si cyo kingenza ahubwo nagenzwa no kubasangiza amakuru yavuye mu bushakashatsi duherutse gukora mu isambu yawe ese ni mwebwe bambwiye ngo muherutse kuza mufite ibyuma bifotora na za jimeri mukazenguruka iriya sambu yanjye iri munsi ya diyoseze cyane rwose rwose ntabwo wibeshye nje kukubwira rero ko wicaranye za miliyoni zitabarika mu isambu yawe zivuye hese mwana wa miliyoni rwose burya nubwo wahinga ibigori wasarura ugaseka ngo urejeje nyine umusaruro nyakuri ni zahabu zitabyemo urumva koko se ayo mabuye y'agaciro mwayabonyemo umva kandi nawe ndakubwira ko ikinzanye ari ukubikubwira ukongera ukabibaza rwose isambu yawe yavumbuwemo zahabu urumva ubwo ntumbeshya mwana we zahabu niko nkubwiye iriya sambu yanjye yahinzwe na sogokuruza igahingwa na sogokuru igahingwa na data ari nayo wayimpaye izo zahabu tutabonye igihe twahingiye muri iriya sambu zaba ziturutse urasekeje rwose kuseka mwana wa ubwo se urumva wahinga ibigori cyangwa imyumbati ugacukura ukagera kuri zahabu ntabwo urimo kubyumva se ntabwo mbyumva umva reka nkubwire zahabu burya iba hasi mu kuzimu
mu kuzimu hasi cyane ntabwo iba ku butaka buhingwa. ese mama none se mu isambu yanjye niho honyine mwayabonye cyangwa nabo twadikanyije nabo bafitemo izo zahabu? oya rwose isambu yawe niyo yonyine twasanzemo zahabu. urumva neza? waseka se ndabyumva. uzaseka wishime umaze kubona za miliyoni. kandi nayo ntabwo ari karemano yo mu butaka bwawe. ahubwo nyine reka amatwi nkubwire, ubushakashatsi bwatweretse ko zahabu iri mu butaka bwawe irundarunze ahantu hamwe mu gisanduku, ariko kikaba gitabye muri metero nyinshi cyane hasi cyane. ngo mu gisanduku? mu gisanduku rwose. ubwo se kikaba cyarashyizwemo nandera? mva kandi mu bushakashatsi twakoze twasanze icyo gisanduku gishobora kuba cyaratabwemo n'abamisiyoneri b'abazungu bariya bashinze diyosezi gatolika ya Cyangugu. ubwo icyo gisanduku kikaba kimazemo iyo myaka yose? gusa se ubushakashatsi bwatweretse ko icyo gisanduku kimazemo imyaka ikabakaba 40. mana yanjye urabibona? ndabyumva. turebye mu mateka rero tugereranije nyine twaje gusanga iriya diyosezi gatolika ya Cyangugu yarashinzwe na papa Yohani Paul wa kabiri ku itariki 14 Ugushyingo muri 1941. urumva iyo myaka yose? ariko uzi ko byaba bihura koko kuko baze kuva icyo gihe kugeza ubu wasanga imyaka 40 irimo. oya nibyo rwose, ibyuma byacu ntibyibeshye. kuko abasaza twabajije bose batubwiye ko abashinze iriya diyosezi nyine baje baturutse hakurya mu gihugu cy'abaturage. kandi nawe urabizi ko ari igihugu cyuzuyemo zahabu. ubizi se? yewe bya bintu bishobora kuba ari ukuri pe. oya ni ukuri ubanza guturana diyosezi bigiye kunkiza rwose. wari wakira se gira uti wabaye umuherwe kabaye ahubwo. ndabyumva. bwana wa ubu rero ubu rwose reka nkubwire mukecuru. ubu rwose wicara uzi kuri miliyoneri mu minsi iri imbere urakabaka bifaranga uribare wongere uribare. umva wari wabibona se wowe nk'ubwo icyo nkubwiye ndakumva witege mu minsi mike ejo bundi rwose minisiteri izaza kukubarira ikwimure maze dutangire dushakisha izo zahabu. urabyumva neza? none se buriya bazampa nka miliyoni zingahe de? nizere ko bazampa agatubutse kuko n'isambu yanjye isanzwe ari nini. uzabasha kuyabarasa ahubwo? nzajyana kuri banki. ubundi nkurikije ingano ya zahabu twahabonye iriya sambu yawe ntiyajya munsi ya miliyoni nka 45. yego mana yanjye 45 rwose. ariko nyine kubonamo menshi bizaterwa n'uburyo uzabyitwaramo. ntese kandi wumva icyo gisanduku kiri mu isambu yanjye. tuzi ariko wivuga byinshi. ntega amatwi nkubwire, nturamuka ubayinjije bazaguha nk'ayo baguha bagura isambu isanzwe nyine. ndabikubwiye. ubuse nazabyitwaramo ntanyabo. ni iki rwose nakora ngo batazampenda? tega amatwi ngiye senyora nkubwire rero. ndakumva. sibyo? ubusanzwe iyo tuvumbuye amabuye y'agaciro mu isambu y'umuntu urantega amatwi ndakumva. turaza tukamubwira ko isambu igiye gukorerwamo ibikorwa rusange bifitiye inyungu abaturage. tukamugurira bisanzwe tukamuha ingurane ariko atazi ibanga riri mu isambu ye. yewe none nyine ari guhishuri. ubwo se kuki muhenda abaturage koko? umurimo ukaba uri muri izo za zahabu zihagaze za miliyari mukaza mukamuha ubwo busabusa koko? none se ko amabuye y'agaciro acukurwa n'abashoramari kandi bakaba bakorera inyungu. urumva ibyo gukiza umuturage baba babyitayeho? ntacyo wumvamo wowe ubwo baraza nyine bakaguhinjarika urumva bakasigara biyoragurira za miliyari. icyo tumva se ni bakabura gukiza umuturage w'umukene utagira epfo na ruguru ngo nawe azamuke bagaharana kwikungahaza bonyine koko. ntega amatwi nkubwire rero ngiye sinyora ureba ndi n'umukristo urumva muri Matayo igice cya 25 umurongo wa 29 havuga ko abafite ari bo bazongererwa. ntabyo uzi? nibyo mwana wa ibyo ni abakene bakamburwa na duke bari bafite. urumva? urumva rero abakene n'Imana yarabavumye nyine byararangiye. we mwana we urumva neza? gusa nyine wowe ubu ngubu ntugihenzwe mwana wa ndagufite nsinzaye. nusengera rwose ndabigufashamo. amake bazaguha ni miliyoni 40. izi ntoki urazibona? miliyoni 40 zose? 40 izo zose rwose zose. gusa nyine uzi icyo usabwa? urasabwa kuma nka miliyoni 2. nazikura uza n'umukozi ushinzwe gutanga ingurane ku butaka bwavumbuwemo zahabu. urumva? ahasigaye nawe ukamuhamo nka miliyoni 5. ndumva bityo. kugira ngo nyine azakubarira ingurane ikwiye agaciro k'ubutaka bwawe. urabyumva neza? yewe mva nkubwira ayo ndumva nyahombye rwose. uyahomba gute? kuko izo miliyoni nsaba ntabwo nazibona. kandi reka nkubwire rero umukecuru, buriya wareba n'umuntu wayagutiza ubundi ukikemurira akabazo ukazayamuha baguhaye ingurane y'ubutaka bwawe.
sibyo sejo ubundi bakaza kukubarira se ngasaba inguzanyo yo gutanga ruswa ku kintu ntanizeye ntabwo ari ruswa ubundi se nanabwirwa n'iki ko n'ibyo wambwiye byose ari byo ariko rwose nawe urashidikanya ubakabye ubu se urabona nakwibeshyeho niko nta cyizere numva mfite reka nkubaze ikintu kimwe ntiwitwa Mukabarisa yego mwene Karenzi na Mukasine yego mana ntufite imyaka 51 reka nkwereke ko numva nzi nimero y'indangamuntu yawe si ngiyi soma hano reba neza niko sogokuru wawe ubyara so ntiyitwaga Ntabajyana iyi si UPI iyi yasambu yawe uracyabibona none ubu uracyakeneye ibindi bihamya by'uko ntakwibeshyeho ego ko mana yanjye ndumva nzi muzi n'umuhamuro bose none se urumva naza kukubeshya ariko se nabwirwa n'iki koko n'ibisambu yangira imizo zahabu umva nkubwiye yewe icyo kibazo nari mbizi kuri bukimbaze rwose no kuri mbwira ukuntu nabimenye ariko nyine nanjye nk'umuntu wize gukora ubushakashatsi naje nitwaje igisubizo do reba hano ibyo bifoto byose ni iby'iki reba se reba neza wowe uburaho gusa ukagira ngo naje kuko mwana wa nyereka wenda wabona nyabonye ibi nkweretse ngaya amafoto yafashwe n'ibyuma kabuhariwe dukoresha dufotora ubutunzi bwishwe ikuzimu ikuzimu burya barahafotora kandi koko ndabona iyi foto harimo ibintu bishashagirana we wabibonye ariko nyine nta kikugaragariza ko ari zahabu nta cyanyemeza ko ari zahabu ariko se uragira ngo wemezwe n'iki uretse ko niyo zaba ari zo se nta cyanyemeza ko ari zahabu nyine ziri mu isambu yanjye byo ndabibona ariko uzi n'ibindi ndabona nagusobanuye wanga kunyumva mwana wa ntago ari ukutakumva urabona naje gutigiye hano nsubiza aya si amafoto yafatiwe mu kirere mbere yo gufotora mu kuzimu singiye isambu yawe yose uko yakabaye ntubireba mwana wa nyine ngo yansubiza izi simbi bizayo nazibonye noneho ndabona udashaka kunyumva yewe reka nigendere uzaza kunyukankaho i Kigali nkute miliyoni 5 kandi uzazima ariko se mwana wanjye wikwivumbura reka tuganire ndebe ko hari icyo nakora rwose ukamfasha urareba icyo wakora se ukireba hese nakikubwiye icyo utumva ni nakubwiye ko niba udafite miliyoni 2 iyi dosiye yawe ntashobora kuyinjiramo uranyumva neza noneho kuyashaka urimo kuntesha umwanya gusa uri mu mbaza ibibazo ariko se waguhoye miliyoni 1 ntiwamfasha koko mwana wanjye kuzi ko amafaranga muri iyi minsi yanabuze dore rwose ndayafite kuri konti nahita njya kuyabikuza rwose ukayatahana wigira ikibazo ariko ni urusenda ubimenye mwana wanjye wambabariye uzashaka ndi impare rwose birancitse ariko nawe urimo gushyiramo itaka ryinshi narizamura rikandusha imbaraga nkenda kumanukana naryo uramenya ko kandi kitaza kugucika ukirimo itaka cyangwa ugakikame nuko rero shyiramo itaka rike ubu se urimo kunshyiriramo itaka ukacyuzuza urabona mfite imbaraga zo kuzamura itaka ryuzuye iki kijerekani mu mwobo wa 5 metero uyu musarani tugomba kurara tuwurangije rwose venera leta rimwe n'igiciburo tugomba kurara tuyirangije bakatwishyura rero tugatangira gucukuza zo kwa Rugwizangoga ese burya wanabonye ikindi kiraka yewe imana irebera imbwa ntihumbya koko ubu nari ndimo kwibaza uko tuzabigenza mu cyumweru gitaha iyo bazaduhemba hano nashira none Rugwizangoga yatugobotse aduha ikiraka imana ishimwe pe ni ukuri aya kwa Rugwizangoga rero haranoroshye twacukura iminsi 2 yonyine leta tuzaba tuzigezeho batwishyure maze twitange ntiwumva se aho kumanuka icyo kijerekani kirimo itaka vuba ure butangiye kwita ariko rero shyiramo ibitaka bikeya bitanca umugongo nkazabura uko ngufasha gucukura iyo yo kwa Rugwizangoga niko veneranda ndakumva bwira Rugaje azamuke muri uwo musarani arimo gucukura none ahangaha mujya kutwishyura amamiliyoni yacu umuhungu wanyu yayongobeje ngo iki umuhungu wacu wese kandi hanyuma si uko bizi mugira abahungu bangahe none se uretse Selemani hari undi tugira none urabaza iki kucyubaza ubusa Rugaje kutazamuka nguze mujya kutwishyura ibyacu ibyo mvuga ntabwo byumva ariko ni ibicyo zamuka muri uwo mwobo ibyo uzamuka vuba none ahangaha ndavuze ngo zamuka ariko si uko avuga ntabwo byagenze bi nanjye sinzira muze
umuhungu wanyu yaratujujubije yaraducucuye neza neza tumazeho imitungo n'amafaranga. witubeshereza umwana. iki wowe se shaka ubaho ushinja umuhungu wanjye kugucucuza hanyuma se wazamutse ukamureba turaburana nawe uri mu mwobo. yegura wazamutse reka zamutse tuvugane numva ibyo bintu muri kuvugara numva izo nkuru zidasanzwe nanjye byanyobeye. dore nguyu uramureba muze uyu ni wa muhungu twari tumaze iminsi tuburana cya kibanza naguze kandi nakirangiwe n'umuhungu wawe Selemani. dore n'uyu nguyu. ese uyu niwe wigize umutekamutwe ushaka kugutwara ikibanza? wavuze ko umuhungu wawe ari we wigize umunyamitwe se afatanyije n'itsinda ry'amabandi bagahimbahimba ibyangombwa bakaza bakampfunyikira amazi ngo barangurisha ikibanza kandi ari icy'uyu muhungu. kareka kuyigize umutekamutwe amanyanga nk'ayo koko. hanyuma se wowe ni gute waguze ikibanza n'abantu batari ba nyiracyo kandi nyiracyahari? nari kubimenya ntese. wagomba gushishoza. nshishoza ntese niko nagira ngo mbabaze nari kubimenya nte kandi narasanze bafite ibyangombwa. icyambere bari bafite icyangombwa cy'ubutaka ariko ari igihimbano ngo bakuyeho amazina ya nyiracyo nyine ari uyu musore nyine bashyiraho amazina yabo n'amarangamuntu n'imikono n'iki byose. none se Selemani wacu arimo? Selemani ko numva muri kumushyira mu majwi niwe wanditse kuri icyo cyangombwa. nyine si we wanditseho si we wanditse ariko niwe wagizemo uruhare. urumva nyine kuko twabanaga yafashe icyangombwa cy'ikibanza cyanjye aragenda agishyira abo bajura bagenzi be bakorana. yabesherera umwana. bahise bakora igisa nacyo neza neza bashyiraho imyirondoro yabo arangije arakigarura agisubiza mu nzu. ingegeri irangije ikongoboka izive Kigali izanywe no kunshuka ngo ninze ngo njya kugura imari ngo za makeya ngo zigiye guteza. yabaye umutekamutwe. semugisha yampaye niko ye ubwo bwose numva ngo turarera ngo turariha amashuri ngo turagira dute buryo nibyo muba mwigasha murasumbirira. niko uyu mubura agasani ngo ni Selemani koko ibi bintu nibyo ibintu yabyinjiyemo ate ko atari byo namutumye. ngese ntayabyemera. umuntu udatinya guhemukira inshuti y'abaturanyi be koko. ubu koko ni gute yampemukiye yirengagije ukuntu najyaga muguriza amafaranga. niko ruga ntabwo waburaga amafaranga yo kumurihirira wabuze n'uwagura inka nkaguha amafaranga akajya kwica. cyane rwose ubu se ngewe ko namugiriye impuhwe nkamucumbikira ngo ndagirira neza umuntu twiganye nkamutunga mu gihe cyose yamaze i Kigali yabuze kunyitura kunya 200,000 ko yanyibye amafaranga akanyambura agera ku 500. umuhungu wanyu yabaye umutekamutwe uzi ko yarengejeho no kunyibira imyenda n'inkweto n'ibindi byinshi ntabasha kwibuka. ibishyize yabaye ishomba byuma. yego mwana yabaye nk'isi harusahuza. niko ubwo ibyo byose ushinja Selemani yarabikoze koko? nanjye numva ari nk'igitangaza. cyangwa urashyiramo no kumubeshyira ngo nuko adahari ngo yivugire. kutangara se ntarakubwira ko umusore tubana nawe yamwambuye asaga 480. ariko nimutuze umujura niba ari byo koko nibwo ayo mafaranga yose mwayamuguriza agatagira n'akazi mwumva kazabishyuriye. hamwe yatwibye agiye kugenda ariko amenshi twayamugurije abeshya ko hari sawa uba muri Canada ugiye kumuha miliyoni 10. ngomuke ubwo rero twumvaga nyine twizeye ko azatwishyura. ariko ni igitangaza ko ariko subwo yarababwiye koko umuntu uzava muri Canada namwe muhite mubyemera maze muyora ibyo bifaranga byose muramuha. muze umuhungu wawe n'umutekamutwe kabuhari wese birashoboka bikora. ibaze ko yahoraga twereka ubutumwa bugufi yandikirana n'uwo muntu. ariko si umuntu n'indi wundi kuko tukabona ko yamwemereye kumuha izo miliyoni zose naho kumba umukenya ntago twamenyaga we yakuye izo nimero. akagiyandikira akanisubiza ashaka. ariko ni igitangaza. mwe mwazize ko mutamuzi inkomoko iyo muperereza mukamenya akavukire ibyo byose ntiyari kubibabeshya. nta kundi nyine namenyerera kumuzira. none se muze ubu ndasubira i Kigali mutanyishyuye ibyanjye umuhungu wanyu yanyibye. ase mugesho wampaye indege jewe mbere yo kukwishyura se umva maze mubaze mbere yo kukwishyura yewe mfite icyo ndya ikusha undirirwa ndugutimyoba nk'amafuku ari uko nsetse. Halo uranyumva neza noneho cyangwa uracyari mu bitotsi? yewe mumpamagaye ndi mu bitotsi niyo mpamvu mwumvaga ntavuga neza
ok ngewe uguhamagaye nitwa Samvura nk'uko mubizi ni njye diregiteri ku ishuri ryisumbuye rya Cyumbati. Nizere ko turimo kuvugana na Mukabarisa umubyeyi w'umwana witwa Mukaneza wiga kuri iri shuri. yego ni njye mama Mukaneza. ko mumuyoboye mu gicuku se nta mahoro muyoboye. uyu mukobwa wahanutse ku gitanda abanza umutwe hasi none amerewe nabi. Mana ya niwe ngo iki mana ibi ni iki koko mana yanjye. ubu muri kumwe nawe. Yego ubu ndi kumwe nawe ku bitaro bikuru by'akarere. Ariko nyine bamaze kutwandikira taransiferi twohereza ku bitaro bikuru by'igihugu kugira ngo yitabweho n'inzobere kuko ubu ngubu bari muri koma. Mwana nyagasani ko kuyemeye ko ibintu bimbaho kubera umwana wanjye umwe kumbi najyana n'inziga none arapfuye ko none se bandi bamumaye tukavugana. Uko ubizi se umuntu uri muri koma aravuga ubu tuvugana Mukaneza acometse ku byuma bimwongerera umwuka ngo ataducika none ngo muguhe muvugane. Urabura kumbaza icyo nguhamagariye nawe ngo muvugane nk'aho kuvugana ari byo bibiri mu mukize. Kuza i Kigali si cyo cyihutirwa mama. Icyo dukeneye ubu ni amafaranga kuko serivisi nyinshi badukoreye ntabwo mituweli zishyura. Ubu bamaze kumva fagitire 94,840 kandi ntabwo tugomba gutsimbura mu bitaro by'akarere tutayishyuye. Kiravuba rero yashyire kuri iyi nimero nyishyure tugende. Reba uko ubigenza cyangwa Mukaneza duciye icyo uri muri izo za Bikira Mariya. yewe reka nzi umwana ucuruza mitiyu ayabohereze noneho wenda nzajya kuyaguza mu ishyirahamwe nyabuye. Gira vuba kuko nibirenze iminota 3 ataragera hano rwose ambulance yari kudutwara barayiha abandi. mu gitondo w'igike nakugurira agacupa tugasome pe. Urakagura? Nakagura rwose ugasome kuko idira uyikinnye neza pe. Reka shaka gacinya ninkubwira ko nzi ubwenge ujye ubyemera. Aho ndemeye kabisa. Ngore ndamuza ararika. Ubushize kuri ya diru. Mwene yamabuye y'agaciro. Yankoreye umuti ndamwemera kabisa. Shamba uramwemeje kabisa. Iyo operation ikoze gikomando. Ninkubwira ko maze kuba komando muri ibi bintu rero ukibemera wa murezi. Nemeye rwose. Pudo. Poretsese. Arawa. Dore message y'amafaranga ahubwo yisize. Reka da. Tayari. Haje ngaheze. Ayanyakenyereyeho rwose. Sha umaze kumwami muri ise abanyabwenge kabisa. Uranyinisha ngewe Selemani. Gusa nanjye ubu nta tangazo ry'umuntu wataye ibyangombwa rizongera kuncika. Bateye ibinyabiziga. Byaba ibyangombwa by'ubutaka bose nuko ujya mbanyuramo mbahamagara. Niko bimeze mbabwira ko nabitoragwe bakampereza. Niko bimeze. Niko bimeze rwose. Muri isi no gukanura. Urumva ugatungwa n'ubwenge bwawe. Wowe gusa ujye ukurikirana itangazo neza aho byatakaye ubundi uhita ureba ahandi hantu kure y'aho byatakaye ubwire nyine kariho uherereye urumva neza ahasigaye babwire ko ufite imodoka yawe ugendamo ubaka ya esanse ujye waka esanse ariko uzi ko ari byo wana none se waba hutese nibyo iyo umuntu wasabye itike ngo bazanire ibyangombwa byo bahita bumva ko umuntu ari bujye gutega nyine twegerane bagatuma banamuha n'intica ntikize cyo gajya gutega amagare ahubwo uzi n'ikindi igize hafi nimero za wa mukobwa wasabye akazi yasabye akazi muri kampani hayatwara zivuze ko twagize ibintu bijya kumera nka Cosmos ra oya ndabyibutse we Cosipec erega giye guhimba ndi hatari tuba muri Cosipec limited undi nse nkwereke nawe mugabeho igitero kitagomba gusiga ubusa neza hano rwose uyo karakaze rwose uriye akaza aragashaka nk'uwagataye nuramuka ukamwijeje gusa arakuyorera tu bajye baduha none baduhereza rwose uko bimeze harya ahubwo reka baze numvira noneho ngiye kwitwa ndera mazina yose ko numva nayamazeyo hoya wowe uraba witwa Rwema kuko nyine ni nawe uyobora Cosipec limited icyo ni hanyuma rero umwanya akazi urimo guhatanirwa n'umucungamari mukuru mu cyongereza ni finance manager ugafata neza ubwo ibindi rwose umubwira ni wowe bize finance manager kaze kwereke uyu mushomeri kazi rero ndaje mukorema akazi nintamubonamo agatike kazanyambutsa umupaka namukoramo yo nzatapfuna ku rugendo sari maze gusumba iseseme ndabikora kandi
ariko se koko urakomeje ugiye kuducika wangu byihorera shaka niko wakwicaye tukarya iby'indangare n'ubundi ko ibyapfu biribwa n'abapfumu oya reka nkubwire gace ngomba kugenda kuko hari inyangabire amazihaye kugenza ubuzima bwanjye kandi bambonye urwaho akanjye kaba gashobotse niyo mpamvu rero ngomba kugira gute guhita nshaho nkambuka ahubwo sha turacyari muto muri aka kazi kugiriye inama rero uzirinde kugaba ibitero ku bantu bakuzi neza cyangwa abo mufitanye isano uramenye oya mva kudakoresha izina ryanjye Gacinya birumvikana nyine iyo bakuzi ntibabura kukuraburiza abo rero nibo bagiye gutuma nambuka umupaka bitarenze iri joro urumva neza ubu tuvugana ngiye guca inyamasheke sijye nikiranuye n'ababyeyi banjye ubundi kabindi nabuki mbone kwambuka ubwo ntushaka kwishyira befe iyo ngiyo wahemukiye mani wakwigendeye n'ubundi ko wakoze y'amarira y'ukuboko oya reka nkubwire gace ari ukuntu umutima nta murimo kumbwira ko mbujije kugenda afitanye ikibazo na data na mama sinshaka ko imivumo yabo na za karande bizankurikirana kandi imivumo y'ababyeyi urayizi ahubwo reka nkubwire kandebe akira aya mafaranga urumva iki ni igihembo cy'akazi twakoranye kose ubuse ko ndabutse utunote duke umuhanga h'Imana urabona adafunze se urabona adafunze oya amafaranga afunze wowe urabona iyo atari miliyoni yuzuye neza ndakeka ko ayo ngayo yahagije nkurikije akazi wakoze ngo iki ariko sha ubwo se urumva nabyemera koko nigute ama miliyoni imwe muri miliyoni zirenga 10 zose twakoreye dufatanyije oya urumva se ibyo ngibyo byashoboka miliyoni imwe zibaho se oya winkanga ariko kubyo mvuga birumvikana niko nkubwiye hari igishoro washyize se muri aka kazi wanjije fata icyo ufata se nyine cyangwa nawe nyatware nawe sijye nkurangije mbaniremo oya ariko ubwo se urumva cicika rero ufata nyine ko nasanze umaze imyaka 3 wirirwa uryingwa ngurigisha sinasanze nta n'ibihumbi 10 wizigama ariko nyuma narakoze aya genda ugeze wizigama se wizigamye miliyoni hane nkweretse uko miliyoni isa utangiye kwekengigire nyanya makeya bapfa ko yamereza ariko umenye ko menya iki se ntazi wamushenze oya ko se ubwo umva fatwa ibyo ufatwa wimarira igihe ntagiye mu gutegerejemo urumva yazana ariko akira gahuriro reka nkubwire kamusezereho urabeho urumva ntufata utongeye kubonana nta kundi nyine tuzahurira mu ijoro kwahere ariko se muhi ni gute wanyumvisha uburyo Selemani ashaka kuzadoza amafaranga angana kuriya koko none se wayishyuza ndeko kugeza ubu Selemani ntaho zirengero ry'ishaho uwambuwe ntimbwa nyine ararekera ubu no guhebera urwaje naba nawe byibuze ikibanza cyawe yari yaragurishije horakigaruje ubu se ngiye ko amafaranga yose nari narezigamye yahitanye ubu kuri umasigaranye ikihe cyerekezo mwana wa mama se twese ko duhuje ikibazo no kwihangana nyine nta kundi rega naba nawe warize shaho wende ejo n'ejo bundi wabona akazi keza kakwinjiza ifaranga rifatika rikagukura muri iki gihombo ubu se nkanjye umushoferi koko kuza udufaranga mpembwa urumva zongera kubura umutwe kweri ibyo by'akazi uvuga nawe urabizi rwose ko kukabona ari amahirwe utakwiringira ntubizi ko wiringira amahirwe amaherere yaraye ku nzira aho uravuga ukuri kuko igihe Selemani yatubwira ngo tumuhe amafaranga agura ikibanza azatwungukire nahise numva ari amahirwe ngize kuko numvaga ziriya nyungu nta kindi wakora ngo zinjize ariko ndorera ibyo nitaga amahirwe bibaye amaherere ngayo nguko nyine gusa Selemani ni umuhemu kabisa umuntu utagiriye impuhwe n'uwitwa ko ari umukunzi we koko umukunzi we wese nyine dore ngo hari umukobwa bakundanaga akoraga muri banki none bafunzwe azira ubushukanyi bwa Selemani sha ngo iki ubu se kandi byagenze bite kugira ngo amushuke ibigomba kumufungisha ngo umuhungu yaragiye aramushushanya koko amuguza amafaranga miliyoni 2 ariko ngo bikubitana nuko uwo mukobwa nawe yari afite umuvuna amuheta aramushushanya sha abaramushutse ngo nagenda bikuze kuri konti y'umukire wa banki uwo mukobwa yakoragamo uwo mukobwa se yakoreraga banki ngo yaramaze imyaka hafi 5 akorera iyo banki ubwo rero nyine Selemani yari yaramwijeje ko azahita yamuha mu cyumweru kimwe akasubiza kuri konti ntagire umenya icyabaye nawe nyumvire ubwo ndabyumva nyine Selemani yamukoze nk'ibyo yadukoze ntumuzi se
ngo mbese kuva yamuha n'izo note kugeza amagingo ye ntiyongeye kumuca iryera. ariko mbega umuhemu we abavuga uramuzi. ubu umukobwa afunzwe aryozwa ibyo atariye kweri. ubu nyine ngo banyigiye guteza cyamunara inzu ya nyina bishyura umwenda da. none byagenda bite? ariko ubundi ko ari nk'ibyo byose natwe wajya guteza ingara ababyeyi ba Selemani bakatwishyura ibyacu Selemani yaturiganyije. sasa uransekeje ababyeyi ba Selemani se nabo ko ari ba nyakwigendera bakwishyura iki mwana w'ama gutese abantu batunzwe no gucukura imisarani ya rubanda urumva bakwishyura iki ko ngo imisarani amaye nka imisarani busarani ubu ngo umusaza aracukura umukecuru agakuramo itaka akaga kabaho pe abo nabo barimo kumva icyanga cyo kubyara nabi barambabaza koko ibaza ubuzima bw'umusaza n'umukecuru batunzwe no gucukura imisarani kandi se sha ngo bahoze bifashije bafite inka batunze batunganiwe bafite amasambu ngo bafite uko bahagaze. ndabyumva Selemani ngo barajyara abashukashuka arabashushanyije bimwe nyine by'imitwe ye arabwira ati nimugurishe muzane amafaranga ngende mbereke sosiyete izabakiza mushoremo ayo mafaranga. umuhungu agenda ubudahindukira. iyo sosiyete se ngo nihe kandi yeze nyine ko ari bya binyuma bya Selemani. ariko narumiwe koko umuntu ateka imitwe ntababare n'abamubyaye koko. ariko nabo bahemukiye n'umwana wabo nanjye se bahemukiye n'uwo ntazi. ahubwo abo basaza bagomba kugurisha amasambu basigaranye bakanyishyura ibyanjye. wagabanyije kunseza bazagurisha hese nkubwira ko nta sambu n'imwe basigaranye. urumva baba bafite isambu koko bakajya gucukura imisarani ngo babone amaramuko. ubwo rero ugomba kuzanyishyura amafaranga yanjye niba unteje iki gihombo. wishyura se ngende Selemani. ubundi wajyaga kuzana Selemani muri iyi geto uzi ko ari umutekamutwe umujyana hehe. ariko se iyo urebye neza ubona ntarengana koko muvandi. Selemani ko twiganye ari umwana muzima koko. sinzi uburyo yaje kwiga imico mibi sinzi uburyo yaje guhinduka urumva. ubu se njyewe urareba ukabona ndiyanze. ibyo si yanjye ngo yayanjye. ibyo ntibikureba njye ugomba kunyishyura ibyanjye. sinishingiye ubuhemu bw'abanyamashuri wasanga nawe mubiziranyeho mukaba murimo kunshurika kugira ngo mumpeze utwanjye. ugomba kunyishyura nawe ukazasigara ushakisha Selemani kuko niwe munganya amashuri nawe wamuzanye muri iyi geto. utaramuzana nta gihombo nigeze ngira. ariko ndarengana. ariko nk'ibi by'ishyano koko ntasonisha ubu witwikiriye ijoro ngurisha rubanda wahemukiye wakizana nzigo wabona uri umwana wanjye koko cyangwa uri umudayimoni wamanukiye. uvuga watuje kuko muzehe uza siki watuje rwose. umudayimoni se gusa ahubwo ko ari satani sekuruza w'abadayimoni bose. se mama nawe koko umuntu ahemukira u Rwanda rwose neza akigira ruharwa mu gihugu. naragenze ndabona pe rwose babyeyi nimunyumve mureke gusakuza mutanteza abantu. sakuza genda sakuza sha iwanjye uratinya se kwagira ubutwumva ubundi nindi yoboye ko twabyaye seki ntacyo tugikerwa nta nicyo tugishahisha n'ubundi wizanye rubanda wahemukiye baraje bakugabagabane bakote. ahubwo reka tuvuze induru baze bakurutse ibyabo wabahuguje wakijura we kabombe isambo gusa dore uko kirora mucece cyari kumva kwira ikinzanye hano siko n'icyo ariko nimureba ko nzanye amafaranga yanyu yose. amafaranga nimurebe asami banusha muse asi amafaranga y'amahimba ngaya kose nimwakire rwose narengejeho nawe kwica amande. akira muse akira rwose ariko muhure nk'icyaha nabakoreye mureke nigendera amahoro. sibyo aya mafaranga se uva yakuraho igihe muhemukiye abanyarwanda batagira ingano ukankoza isoni muri rubanda. mbere se uko nyiranutse namwe nk'ababyeyi banjye se mwebwe nimwakira ibyanyu mureke nigendere ibyabo bandi nahemukiye mubireke nyine nzabyibarizwa. uzabyibarizwa utese kandi urimo kutubuza kubahamagara ngo bakwishyuze ibyabo ahubwo ukavuga ko ushaka gutoroka. ese ubundi kuki udashaka kubishyura kandi ndewe ufite igikapu cyuzuye amafaranga. ubwo si imitsi ya rubanda wanyunyuje wabasubiza ibyabo wasanga n'ayo mafaranga ari amacurano. ababyeyi rwose ko nabahaye ayanyu murashaka iki koko mwampesheje umugisha wa kibyeyi nkambuka umupaka ko nta muntu uzamenya ko nageze hano. tuguheje umugisha wa kibyeyi wankoze ibi wahemukiye benshi uretse natwe se eko ye uretse natwe wowe ubwawe urumva wakwihesha umugisha rwose utegereje ibyo wakoreye abaturage urumva kwimigisha koko. oya rwose nta migisha akwiye ahubwo akwiye kumanikwa ku gasozi agaterwa amabuye mpaka ashizemo umwuka
ahubwo ukwiye gupfa kuko ibisambo bipfa wagisahira ndawe. ariko mama ubwo kuko nawe uranyifuriza gupfa urw'agashinyaguro. umva Selema hari undi rupfu ukwiye gupfa. ariko rwose ugomba gupfa nk'uko ibivumo byose bipfa. kuko nawe koko ahubwo rero uze kuzindura abaturage baze bakubagira ibisigo bakibura bwenge. kandi umva nimuze nimutabare yaje ceceka wagisaza gisaza uzi ko nakunika nkaguheza umwuka nkakurangiza bigapfusa ndakurira ko ibi ni cyangwa ngo ntutaze usambagurika. rekera umugabo ndekera umugabo yakura niba wirengagije ko akubyaye kirabeshya ariko turahangana. mfasha narakubyaye ntabwo wabyaye ntabwo we ushobora kuva mu nzara utishyuye iby'abandi wamujura we. reka ndahubwo kweregesha gisaza wukiri oya gifate rwose haza hano ngiye nkanakwita wikirekura mbanza mvuze induru maze aragifata nawe wibere agifashe ndagufata kure kuwaro saza nagucika ndakumaramo umwuka wa gicucu wihande hawe cyane cyane ngende namushoza saza ntunigere yanjye zibaho se wanjije zibaho ngaho wowe mfite uri umufite mbese aka gakecuru kanyegeranye nako ngafashe nakajwigiriza nkagahwanya nakagufata kingura urugi benera ndawe aragushuka n'ukingure yamwe cyumba giranije guheza umwuka bafugire rimwe cyane n'ubu urumva utambwe umugore wawe ngo ankingure wagisaza we ntasone ndakuniga apfa kuba yakusuka uramuriza rubanda se uzi ko ngewe naguhereza ndakuniga nkuhanye gusoze kurangiza cyo bicomye agaciye wa gicucu nimudutabare yemwe turagiye kutwica kiri kuniga umusaza nimudutabare ndumva kigundagurana na bwavudi kigura kigura ibyawe byarangiye urumva ntaho udukikira uri twahageze reka ngo ukingurire guhengera ijoro ry'idesha mukaza mukabuza amahwemo abaturage sha reka gukingurire rwose burya bwose sari Selemani niko sha ni Selemani wamaze ibya rubanda none akaba yaduteye ashaka no kutwica niko watugurishirije amasambu tukaba twenda kwicwa n'inzara ubu wahisemo kuza kutwihurira noneho none se ndabeshya amasambu yo ntiyagurishije ubu byarangiye noneho ntaho kikigiye mugikomeze rwose ibya rubanda cyamaze kigombe kibiryo ubu niko bimeze rwose uwoya umva mukinyereke noneho re mukinyereke we banza nyine n'agahanga kiwape ubuhemu uko bumera bakunyereke ca ndagukubita mume n'agahanga agomba gushyikiriza ubutabera akagiza ibyo abandi yamaze twumvikane mureke noneho mureke mu gisora tubanze tukigiye oya ntabwo rwose mwaretse koko nkabaha amafaranga yose mfite hano ariko mukandeka nkigendera ko imana izabaho imigisha rwose mwaretse nkigendera rwose ashyanga biramagusa ubu iyo batantabara n'ubumaze mu mwuka wawe washyano wakigubisha none ukuntu ngize sha urabona ukuntu ikamba y'idaragiye ugize ingoto niwari uyiciye ariko nanjye ntabwo wari kuncika n'ubuhemu wankoreye utaretse na rubanda ariko nyaboneka rwose munyumve rwose ndabatakambiye dore amafaranga ndayafite menshi rwose mureke nyabahe yose ariko mundeke nigende wakuye hehe yora umva Selemani nta mafaranga yawe dukeneye mureke rwose wowe wavugawe ni wowe dushaka wenyine si amafaranga kutoza amabi yose wakoze ubwo rero wari uzi kuzarya ibyacu ukabiheregeta hanyuma ntibikugaruke ibishoboka ibihe bishawe uba kare karashobotse ariko iyo mundeka nka kibuze uwiriwe oya
aya mwihorera ubutabera buzamwihanira niko biza reka mbabwire agahoro k'imbwa karahiye kadakongoka ngaho sha ongera nkubite wakibura buryo ibihe bibindi hamwe rubanda bagufate baguhane hano kiriye kandi bakurutse ibyago bayongobeje twankoze ibibi hamwe bagufunge ndetse uzanaheremo nta nubwo duteze kuzakugemurira ntushaka kuzanapfiremo mwangiriye impuhwe koko ngaho sha Selemani ubutabera rwose uzabikemura neza Selemani tujyane ntajya imbere ariko twumvikane banyero tujyane turabaherekeza umugejeje mu buyobozi nta kibazo umugejeje ugenda rero umwana n'umwana mbyaye ku kibanza ntakugira